kugira ngo winjire uwisilamu bitewe n'iki? Jewe ubundi ne nicaye nakunda abayisilamu babavugaga ibintu byinshi cyane bitari byiza. Bavuga ko ikintu cya mbere nari ndindiriye kubona, bavuga ko iyo umuntu apfuye bamusatura ibyo munda bakabikuramo bakabishyingura kwabyo. Amazi bakamwoza, bamara kumwoza ya mazi bogesheje umurambo bakayabika ahantu akaba ariyo batekesha ipirawu. Ibyo bintu mbibamo cyane. Ukomeje kubyumva cyane ibyo ngibyo? Ndabyumva cyane ariko nta bindi wumvise birenze ibyo ngibyo? Birahari byinshi. Tubwire. Birahari byinshi. Bajya bavuga ngo iyo umuntu yihannye mu bayisilamu abayishuye mu buraya. Mbese amadayimoni abaho yose ngo aba mu bayisilamu. Ikindi kintu bavuga ngo iyo umuntu aba mu isilamu cyokoze ngo inzara iviwe mu rugo, kubera ko ngo hari ikintu cy'icyoka ngo ukuriye idini ya isilamu akoherereza ikiyoka. Yego. Ngo waba wagiye nko mu kazi ugasanga cyarutse amafaranga. Ijambo ryiza cyane she yavuze nkumva ndarikunze, yaravuze ngo mbese Yesu bajya kumushyingura hari isanduku mwabonye? Oya, natwe rero twabikoze nk'uko Yesu bamushyinguye. Se bajya kumushyingura hari abagore mwabonye bari mu bajyanye umurambo? Numva ko kuko mu mafilime nabonye cyangwa se mu byo nabashe gusoma muri Bibiliya, narigeze gusenga aho muri Restoration Church, nabatirijwemo n'abana banjye bamwe. Urumva baharije batwerekaga amafilime ya Yesu n'ibiki. Ibyo narabibonye, nta bagore nabonye. Ubwo rero batubwira ko tugomba gutaha, bamwe ngo ni ya mitwe y'abayisilamu kuri imyende bari buyikuremo, ariko ngi cyo nashakaga ni ukumenya uburyo batwaye umurambo, kumushyingura n'ubundi wapfuye arashyingurwa. Nuko nabibonye bituma nge nabo mu Isilamu. Mukuri umuntu utarabo mu Isilamu Imana imugiriye neza yabawe azasanga nta kwibeshya kurimo. Niba wari ufite umwana wambara umwenda ugeza aratambuka mu bantu 20 udakebutsa ari umwe, ukabona arambaye n'umuza akamunyuraho, yuko hari Imana iri kumureba, n'uwo Imana izamugenera uzamureba. Twabuze tunabisengera turimo hari. Alhamdulillah. Ngira ngo murumva urugendo umubyeyi yakoze mu by'ukuri rutoroshye. Ibi ni ibintu bisanzwe, ni ibintu abantu basanzwe bavuga, bivugwa na benshi. Ariko alhamdulillah, urya uwo Allah yashatse amufungura igituza kandi akabona ibyo agomba kubona, ndetse hagahinduka byinshi muri we. Inshallah hari umukobwa we mukuru, ngira ngo yigeze kwitubwiraho gakeya ukuntu umukobwa yamubwiye ati mama ugende neza witonde, hari aho ushobora kugera ukinjira kugira ngo umusilamu barabanza gushyira mu kumba ukabana n'umuntu utazi akagukora ibyo gukorera kugira ngo ubashe kuba umusilamu. Ibyo byose ni ibintu bagiye babashyiramo. Nawe tujye kuganira kugira ngo nawe atubwire kubera iki yabitekereje gutyo, ese yabyumvise yabibwiwe nandi. Biradufasha kugira ngo turusheho gusobanukirwa, abantu barusheho kumenya ukuri. Agenda nsanga ngo mama ngo ngiye ngo ubu tuvugana ngo nabaye umusilamu. Ku mutima ndavuga se yabatijwe, yabaye umusilamu gute? Haje ngo nawe umusilamu, ndavuga reka gera ibyo ntago nge naba umusilamu. Je numvaga ko niba wazuka mfatira icyumba ngo mu musilamu twaserera bitabaho. No sharamwa ngo aratango numva byakujemo abari bwuzaza kuba umusilamu. Numva koko nibyo. Gera mu rugo mama yari yavuze ngo bari bugiye ngo kumwambika ngimyenda. Hakaba ari umuntu twe turi kuganira akavuga ngo y'abasilamu ngo haje ngo baguhanga gasore bakujyana ngo mu cyumba kiba gihari ukakakurya akamukaryamana mumara kuryamana ngo niko kubatizwa kwabo. N'umweshe yo kunkora mu mutwe nkumva biranjeni. Navuga ati hoya ngenda ndashaka kuba umusilamu ngaha. Ngo nubwo bababeshya ngo bari abasilamu ngo ntago bagikuzimu, ngo barabeshya ngo mwebwe ngo batoya nyine wenda nkabo nkatwe bayoboye ngo bakuru ngo bagikuzimu. Yego babahinduye sije no batajya koreka ko noneho mwege mutarabimenya muzabimenya gake gake. Ndavuga ati rero ubwo nibagikuzimu tuzajyana n'ubundi nta myaka 100 niko basigaye bavuga muri iki gihe. Nuko ndatangira nyine nkazajya nirinda kwambara utuntu tugufiya, avuga ngo reka nambara ibintu birebire bazageraho bisanga ko kuko tufite abasilamu 3 mu kazi. Nabo baranishimye mashallah kuko nge nambaraga imyenda igera aha ngaha
ubwo n'ubuntu nyine bugaragaza mbena umubiri wose waragaragazaga hose na hamwe nasigaga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sana bi sunnatihi ila yawmiddin. Amma ba'd. Ishimwe nikuzo bikuri Allah subhanahu wa ta'ala. Amahoni migisha sakare ko mwacu nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam we nabiye n'abasangira ngendo be n'abamukurikiye n'abazakomeza kumukurikira kugera ku munsi w'imperuka. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yadushyira mu bakurikiranwe Imana nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, bavandimwe b'Islam rero nkuko bisanzwe iyi ni Dawa Rwanda TV, ngendi Rubangisa Suleiman. Muri kano kanya rero tubaza ni ikiganiro cyiza kandi ikiganiro kiri buze kuza kunyura benshi ku mutima. Alhamdulillah. Muri buze kuza kunezera mu kiganiro tugiye kugirana n'umutumirwa turi kumwe ahangaha aha mureba turi ku Muhima ku musigiti wa Nasruddin. Naam, kubw'ibyo rero turi kumwe n'umutumirwa wa cyangaha. Nyirango ari buze kuza kutwibwira. Nyirango niba ntibeshye ashobora kuba atarageza ku byumweru bibiri yinje uw'Islam kugeza kuri isaha cyangwa se byanarengaho byaba nka bitatu. Ubwo rero agiye kubanza atwibwire niturangiza tumuganirize. Tuguhaye ikaze kuri Dawa Rwanda TV. Banyitanye na Barushimana Makire. Yeze mu idini ya Islam nitwa Sumaya. Witwa Sumaya. Winjiye idini ryari? Tariki 24 z'ukwa mbere 2022. None se kugira ngo winjire uw'Islam bitewe n'iki? Jewe ubundi ne nicaye nakunda abayisilamu babavugaga ibintu byinshi cyane bitari byiza. Bavuga ko ikintu cya mbere nari ndindiriye kubona, bavuga ko uyu muntu apfuye bamusatura ibyo munda bakabikuramo bakabishyingura kwabyo. Amazi bakamwoza, bamara kumwoza ya mazi bogesheje umurambo bakayabika ahantu akaba ariyo batekesha ipirawu. Ibyo bintu mbibamo cyane. Ukomeje kubyumva cyane ibyo ngibyo? Ndabyumva cyane ariko nta bindi wumvise birenze ibyo ngibyo? Birahari byinshi. Tubwire. Birahari byinshi. Bajya bavuga ngo iyo umuntu yihannye mu bayisilamu abayishuye mu buraya. Mbese amadayimoni abaho yose ngo aba mu bayisilamu. Ikiri kintu bavuga ngo iyo umuntu aba mu Isilamu cyokoze ngo inzara iviwe mu rugo, kubera ko ngo hari ikintu cy'icyoka ngo ukuriye idini ya Isilamu akoherereza ikiyoka. Yego. Ngo waba wagiye nko mu kazi ugasanga cyarutse amafaranga ngo munsi y'igitanda. Ibyo ni ibintu nahuye nabyo mbere yuko mbawe, nyuma yuko mbawe we bibakarusha. Nubwo bakubwira no nyuma bakubwiye byinshi kugira ngo bagutere ubwoba. None se bya bindi bakubwiye by'ibyo kiyoka usiga ufite note? Nzazigira ariko ntazo ndabone ko ntabwo zaba zivuye ku kiyoka. Nagize ngo wenda warabaye umusiramu ugeze mu rugo usanga cyaje umuyobozi yacyohereje kiguha inote. Oya. Ntabwo nagisanze. Icyo ntasanze banyereka bampa izina nanambara nkuramo imyenda nambaraga igeze ku mavi. Ntabwo bakinyohereza mu rugo batakinyeretse. None wenda turetse abo ngabo bagendaga bavuga ibyo ngibyo, we nkaye ku giti cyawe ubisilamu wabwumva gute? Hari umumama wari wapfuye nyine, Mama Rashidi, mbere yuko apfa ajyaga nshishikariza kuba umuyisilamu. Yari inshuti yawe? Yego. Mwarakorana? Cyane ariko akambwira ati icyama abana bawe b'abakobwa ufite bakazashaka abagabo b'abayisilamu niho hantu haba umutuzo. Yabivuga tukiruka. Yarabivuga nyine tugahita duseka tukiruka, twagera mu rugo tukavuga Mama Rashidi noneho urari kugiye tubindaya n'abana cyane tukabivuga. Mwavugaga yuko umudamu uri mu bisilamu bari indaya mbese niyo ndayibaho. Ubwo se byategwaga n'iki kugira ngo muve ku umuyisilamu kazi mubona mu ishusho y'indaya? Hari imyumvire bo bafite abo bakiri hanze ngo iyo winjiyemo icyambere na mbere ntago wava mutabonanye n'umugabo. Hari n'amagambo bambwiye ngo imyaka umaze utabonana n'umugabo abayisilamu barakumara ipfa. Babivuga mu bintu bikojeje isoni. Hanyuma uwo mumama
mbese nubwo yatwigishaga ntitubyumve ariko urupfu rwe rwatumye mbona ibyo ntari kuzabona. wabonye iki? ndabitindaho cyane kuko nibyo byatumye ninjira. nta kibazo rwose. nari ndi mu rugo ndyamye, mba muri chambrette turayibona, sasa uburiri bumwe n'abana, noneho telefone irasona, hari umumama nawe w'inshuti ye yarampamagaye, arambwira ngo mushuti wawe byarangiye. ndavuga woya uwuhe? mama Rashidi byarangiye. ndavuga woya ntabwo yapfa, ntabwo bishoboka. ndahaguruka, abana bari bagiye ku ishuri, uyu ntabwo yari ahari, hari akazi ko mu rugo yari arimo. mitako mukupo mama mpamagara uyu, mpamagara mukuru yagiye mu kazi, mpamagara abasaza be, mbese mpamagara no ku ishuri ry'abana, vuga mumbwirira abana mama Rashidi yapfuye. mbese twabuze umuntu twakundaga cyane. biramangayikisha, mbo ntacyo kurya nari mfite, navuga reka manze njye Nyabugogo njye kuzunguza ndebe ko nabona icyo ngaburira abana, ndajya kumushyingura. ngeze muri gare birananira, ndakora birananira. yari inshuti yawe cyane. nkashiduka ntabashe no kubwira umuntu ngo gura iki, ahubwo nkarira. nahise ko mbitse ibintu mpita ngenda, ntabwo nasubiye mu rugo. nibyo vuga ndajya kurabana, ntabwo nagiyeyo. n'inzira naciye ntayo nzi naragiye, cyo koze nabonye igiye ko nambona mpingutse we mu rugo. nkihagera nafite amafaranga 2,000. uwo mama mpamagara ati se ko hari ahantu bagiye gutunganyiriza umurambo, mutima uhita umvamo, bagiye kumubaga. wese wibuka bya bindi bakubwiye kera? ndavuga bagiye kumubaga. ba bantu koko barabagana, yapfiriye mu rugo, baramufasha bagiye kumubaga. ati bamukuye mu rugo bamujyana ahandi hantu. ese ufite tike? ndavuga ndayifite, ntabwo nabura tike. ubu ninde wakubaje itike? ari uwo mama wari wampamagaye. ndayifite, tugende. nateze moto ya 500 kugera Kirubura aho batunganyiriza imirambo. nkiragera ikintu navuze mu mutima, navuze mana, nk'ubu Imana ikamfasha nkinjiramo kugira ngo urebe kuno mubaga. nkumva ikindi kintu kirambwiye ngo reka bamubaga se ureba, ni ibintu bo bikorera. bari bavuze ko ari abantu b'abagabo bamufatanye, n'umva bafite imbaraga, babyize. kandi nako wabibonye abantu baramuteruye, koko yateruwe n'abantu b'abagabo. ntabwo nabibonye bamuterura, nagezeho bamuteruye bamugejeje aho bamutunganyiriza. bamukura mu rugo ntabwo wabibonye? oya, nahageze bamujyana. ngo twahise tugenda twe tumusangayo. tukigerayo nsangayo shehe, ya mana navuze hari yari murimo. ngo umuntu udafite ubwoba wabasha kwinjira kare uko batunganya umurambo yinjire. mubaze ngo uyu ntabwo mbeshya. nahise ngira ngo ni njyewe. nari ndi kurira cyane, kugira ngo rero ukuntu babaga inshuti yawe. ndavuga basi ndebe uburyo bamubaga yigendere. uyu ahita ko afata uwo mumama wari wampamagaye, yari ari hafi, ahita avuga ngo injira. ndavuga ngo nanjye nari kujyamo, ngo ngaho ngwino nawe. ndavuga ngo mana urakoze. amarira isakama. ndavuga mboka ndekeraho kurira, ninjiye ndebe uburyo bamubaga. narinjiye mageze, murambabarira ndavuga ibyo nabonye. nta kibazo rwose. narinjiye mageze nsanga bamuryamishije ukuntu ahantu bateguye nyine. mutima urambwira ngo buriya bamubaze barangije kumudoda kugira ngo mutabibona. naratambutse kwa ko iyo umuntu aguhaye karibu we mu rugo ntabwo wareka kwicara muri saro ngo ujye mu cyumba. ariko nge nabaye nk'ujya mu cyumba, kwa ko nahagaze hafi yaho ari kugira ngo mbirebe neza. mureba neza mbona nta hantu bamubaze. ndavuga mbona noneho bagiye kumubaga ndeba. nkumva umumama wari uhari yavuga ngo mfite amazi ashyushye mushyiremo akonje. ko bavuga bakoresha amazi abirinduye se, kandi numva bimwe bitangiye kunyurana. uretse gukoresha yandi y'umuriro kabisa atogota. yabirinduye ahubwo ngo abari aho badaha birindura. niko bavuga. bamutunganya ndeba. mukuri ntabwo nongeye kurira ndaho ngaho. baramutunganya neza ndeba. by'akarusho ngiye nasohotsemo ari uko mbonye birangiye. byose birangiye. bamaze kumutunganya ndasohoka. sohoka ntarira. ndavuga mbega abantu barenganye, mpise mfata umwanzuro nge ndibera umuyisilamu. nubwo ibyo ngibyo yabonye byatumye ufata umwanzuro akanya? nafashe umwanzuro nkiraho bataranamusohora, bamugeze hanze. kugira ngo ufate umwanzuro ari kubera ibyo umaze kubona wewe wabitewe n'iki? ibyo ubonye abantu barakubeshyaga yego, ariko noneho hari ukuri ubonye uhise ufata ikibazo kivuga ngo nyemba uyu muyisilamu, byo
wowe urabanje kubitekerezaho? ntabwo mva mu rugo ntabwo nigeze ntekereza ko ndi umuyisilamu nari ngiye gutabara bisanzwe. Bo bamaze kumutunganya narabirebaga, nsohotse ngeze hanze ikinyoma nabanje kubona mu byo bavugaga ni ukumusatura, ntabwo bamusatuye. Cya kabiri nta mugabo nabonye yinjira mu na shehe ubwo ntabwo yinjiyemo, ntabwo namubonye. Ntabwo wasanze atunga abagore ari abamama gusa? Ari abamama. Nabo ubwabo no ku mubiri we ntabwo bawurebagaho, bamutunganya rwose bamufubitse mu cyubahiro cy'umubyeyi, ntabwo bigeze bamukoro nuko umukoro nta n'umuntu wari wemerewe kumukozaho intoki ze. Ibyo ni ibintu nabonye. Ubwo bamwozaga gute? Mbo baramufashe bari bambaye ga muntu bambaye ga bambaye neza, bishyizeho n'itaburiya itari bo batera amazi, bakoza inyuma y'ishuka y'umweru, bashyiraho isabune, bashyira harusi. Nuvuga ngo ishuka yari muri hejuru, bo bakajya bakoramwe imbere boza ku mubiri ariko batawureba. Ntabwo bakoze mu mubiri, bozaga inyuma ku ishuka. Ntabwo yari yambaye ubusa ngo bamwoze yambaye ubusa rwose, nta muntu wigeze areba ubwambure bwe, ntabwo nabibona. Baramutunganya baramwambika ayo mazi. Ikindi kintu cyatumye ngambirira, bavuga ko ayo mazi hari ikintu cyabugenewe baba bateretse amazi akajyamo bakaza kuyacyura. Ni shehe uyacyura ko akayabaha igihe cyo guteka ipirawu cyagize. Ntumbaze niba ayo mazi arayataha, bava ko ayatahana abashehe bakayabaha bo ku misigiti. Ntabwo ngiye nayabonye, nabonye ari ukuntu hateguye ukuntu. Urabona hari icyo bita niba ari fese, niba ari icyobo kimenamo amazi muri Facebook. Niko nabibonye. Urumva ntabwo bafata umwanya wo kujya kuyavomamo, nta n'amazi nigeze mbona ngewe, nabonaga boza gusa ubwo bigatuma nunama nkanareba ndebe buriya hari ahantu hateretse ikintu amazi ari bujyemo. Ntacyo ngo wagiye mugiye kureba buri kantu muri make nge nagiye kureberera babimbwiraga, ku buryo navuga ngo ibyo mwavuze nibyo ngiye nari mbihagazeho. Uvuga uti ngenda baho ubuhamya bwose. Ugeze muri usanga siko bimeze, usohotse utifashe icyemezo ngiye mbaye umuyisilamu. Nkisohokamo nsohotse hanze nafashe umwanzuro ko ngomba kuba umuyisilamu. Nta mugabo nabonye amusatura, nta mazi nabonye babika. Tireba umuntu w'umubyeyi wabyaye ufite umugabo kugira ngo abantu bagufate n'ubwambure bwawe bakoze bashyire ku karubanda, bakubage, babari nk'abantu barenze 40. Ntabyo nabonye, bitamvuga ahubwo ndabo umuyisilamu. Ako kanya igihe cyo gusezera umurambo kigeze, baramuzanye. Bavugaga ko bo bamujyana yambaye ubusa. Abahari bose bamubona yambaye ubusa, bivuga ngo nta n'agatambaro kamuriho. Ntabwo ariko bimeze. Bamusohoye apfutse neza. Ijambo ryiza cyane shehe yavuze nkumva ndarikunze, yaravuze ngo mbese Yesu bajya kumushyingura hari isanduku mwabonye? Oya, natwe rero twabikoze nk'uko Yesu bamushyinguye. Se bajya kumushyingura hari abagore mwabonye bari mu bajyanye umurambo? Numva ko kuko mu mafilime nabonye cyase mu byo nabashe gusoma muri Bibiliya. Nari narigeze gusengaho muri Restoration Church. Nabatirijwemo n'abana banjye bamwe. Urumva baharige batwerekaga amafilime ya Yesu n'ibiki. Ibyo narabibonye, nta bagore nabonye. Ubwo rero batubwira ko tugomba gutaha, bamwe ngo ni ya mitwe y'abayisilamu buri imyende bari buyikuremo, ariko ngi cyo nashakaga ni ukumenya uburyo batwaye umurambo. Kumushyingura n'ubundi wapfuye arashyingurwa. Nuko nabibonye bituma nge nabo umuyisilamu. Nkitekeza ko umuyisilamu narindi nasigaye nsaba Imana ngo ese ko tugiye kwa Mama Rashid, uriya shehe hari bugaruke basi mubwire ko nshaka umuyisilamu, Mana mfasha garuke. Nuvuga ngo wafashe icyemezo ntiwahita ubibwira shehe? Oya, bisigara bikurimo uvuga uti ngewe ariko ndi gusaba ya Mana nabwiraga ngo umfashe mbirebe shehe agaruke, bigatuma mbibona ndavuga Mana umfashe shehe agaruke. Ako kanya nyigambira ngiye ku umuyisilamu, imitima y'iruhande yambwiraga ntabwo ngiye kumbwira. Kwako ndi mu nzu najya gutekereza ngo buri amazi shara yatwara, ahengereza ngo buri hari ikintu ari kujyamo. Ibyo byose maze bongeye ku umuyisilamu barababeshye, ntabwo byongeye kunyongorera. Tugeze kwa turongera turatega turataha. Tugezeyo baje nge nicaye mu muryango ngo ndebe ko ashobora kuzana kuri ya mazi kugira ngo atange baze gutekesha ipirawu bari bugaburira abantu baraho. Shehe yaje yambaye gutya. Ikintu yavuze aravuze ati nta kiriyo gihari, nta kindi vuba Mana mba hafi ntancike. Bese nari mari nk'umuntu uri kumucungishisha ngo tancika. Ndanongorera umwana wanjye tabwa ngenda bo umuyisilamu. Mama nukubera icyo urabawe uragira bazagusature, mama nyongorera bamusatuye.
si bamusatuye none se hari imirimbi bashyinguramo ibyo bintu ndamubwira oya ceceka ndabikubwira turi gutaha ntago babasatura n'amazi yagiye ahantu mu cyo arambwira mama uri kumbeshya niba babonye ibyo mama b'umuyisilamu wibuke ko niko yambwiye ubwo n'umukobwa we mukuru yego nujya kuba umuyisilamu mama urasangamo umuntu bateguye arahita kurongora hehe arakurongorera hehe n'uzagenda mu musigiti kuba umuyisilamu bwa mbere ukinjiramo nibwo bakurongora ntabwo bakurongora bagiye niyo myumvire yari yarumvise nagende narabyumva no kuvuga ngo mbere iyo ugiye kuba umuyisilamu uri umugore cyangwa umukobwa hari icyumba giteguye abanza kukujyanamo ntabwo ari sheho kujyanamo baba bafitemo umuntu bambitse ngo bamushyizemo uburyo wowe bakubwira injira hariya agahita kurongora akakurongora nyine ukaba wemewe mu idini yego ngo wowe ujya kuba umusilamu uwo muntu yabanje kukurongora kugira ngo ube wemewe ugera ku musigiti wavuganye na shehe noneho kugira ngo wemerwe tuvuge wenda nk'amazina n'ibiki ugomba kubanza guhura n'uwo muntu ukaca nyine mukumbuku bagahita nyine babigukora ukaba uremewe ubu wabaye uw'idini ari nayo mpamvu bashyiraho ngo nuba uva mu bisilamu usasara ibintu nk'ibyo nyine kwa ko uba wumvishe nyine ko abasilamu batandukanye n'abandi bantu nuko rero uragiye ku musigiti ntabwo nisi njya ku musigiti ahubwo nabonye agiye kunshika ndavuga ngo ungabirire ukanka umumbwirira ndindire kugenda uramubwira nahise ngenda ndambwira wambabarira nkakubwira urashaka kumbwira iki ngiye kubw'ibintu nabonye n'amagambo wavuze byamfashije ndumva nshaka kuba umuyisilamu babarira umbohore mba umuyisilamu yahise ahamagara abandi bari hirya ati amagambo yavuze dore imbuto yeze tugiye ku musiramu ati uhereye none aha ngiye kukugira we sinzi nyine uburyo yabivugaga agiye gutoza shahada yabinsobanurire mu kinyarwanda bwira ngiye kukugira umusiramu none akwa kupfuye nakubazwa numvaga muri ngewe hari ibintu byinshi nikoreye biri no kumvuna ntabwo yigeze mbana wasambanye nabangaye ntiyigeze mbaza ngo wanywaga inzoga wagize gute ntabwo yabimbajije we yarambwiye zamura ikiganza ugire gutya ngewe niko nagize uko ambwira ngenda numva nsa nkaho hari ikindi kintu kiri kumvamo akimara kubimbwira naravuze nako mfite n'umwana wanjye hariya ndamuhamagara kuri telefone numvaga nimva aho ngaho hari ibindi biri bumfate hari umwana araza aravuga ati mama ati ngewe mureke nzabitekerezaho nzabanza nze kubera ryabanga arazi ko ninjya ku musigiti bazabanza bakabinkora ntabwo yigeze kubaza ko babigukoreye se oya haraho mu muhanda mwabikoreye ku muhanda nyine umuhanda abantu benshi bahari ariko ubwo watekerezaga yuko bishoboka yuko igihe kizajya akakujyana kwa wa muntu ngewe akimara kumbwira ari amagambo amaze kuyavuga ambwiye ati buhereye nonaha maze guhitamo mu mazina nta kindi kintu cyongeye kunyongorera ahubwo tugeze mu rugo nibwo umwana yagiye ambwira ati wowe uzabanza ujyeyo niba bigukora mama ntuzatubeshye ndavuga nzabikubwira naravuga ngo niyemeje kuba umuyisilamu kuba batabaza umuntu amazi ntibayacyure ntibamusore yambaye ubusa nk'uko nabibonye ngo byari cyagiye barambeshyaga n'ibindi ni ukubeshya nzajyayo nyomoza ndavuga ngo njye ningerayo nkabona bibaye ngombwa ko banyinjiza nize ko batanyaka telefone yanjye ndahamagara kuri polisi mfite gahunda ko arabinkora wenda kubera sinzi wenda barakuboha cyangwa se bagutega amafaranga kwa ko ngo bafite ikintu kibaha amafaranga wenda sinzi ikindi kintu bari bunshukishe ariko ndahita mpamagara polisi nkiraho nambaye n'ubusa niko nari nabipanze ngewe ariko nzi ko nabonaga ari ukubeshya ntabwo ibyo byose bavuze byaba ibinyoma icyo gihe cyaba aricyo kiba cy'ukuri naragiye hashize ubwo nari nabahaye nomero sheha bari uzandika neza abandi bazandika nabi hari abamama bari bambwiye bazampamagara yababwiye ngo bazampe imyenda nambara bonye hashize iminsi 2 nandikishe SMS niko mutampamagaye baba mama kandi narabivuze mbikuye ku mutima n'ubu narayiborotse mu gatelefone kanje kuko ntazabyibagirwa kwa ko narabishaka arambwira ngo uzaze kwa gatanu ku musigiti musobanuza ari uhuye musigiti yandangira nta nubwo nari mazi ngiye kuza umukobwa wanjye ngo ariko rero mama uzagende nyine babishidikanyaho murumuna w'ingwe aravuga ati mama tuzajyana nanjye ntabwo nsiga mu rugo ndatekereza ese tugende twaraje murumuna we ndamuhamagara tugeze hafi yo ku kazi akora hano ku Muhima kuri polisi ndamuhamagara ngiye nigire ku musigiti ngo nakazi kawe ariko mama reka nanjye ndaza turajyana urumva ko nari narembibwira Imana Mana mfasha n'abana banjye bibafate ndabona ari ibintu byiza cyane
nahereyeho kera ndushye cyane ariko nibwo mbonye umuntu nse bya bintu ngo barambikaho umuntu ibiganza baragusengera ngo uraruhuka mu kuri kuva yansengera nta mitwaro mfite habe namba numva mboho nta bundi bukire nabonye gusa narabohotse ku musigiti warahageze icyo gihe twaraje njye n'abana uvuga ngo umwana yanze kwizera aravuga ati ndaguherekeza tugende ndebe icyo bagukorera turaza twicara hariya kuri nari nazanye n'abana benshi uretse umwe utari wari wagiye ku ishuri yewe nakuzukuru kanjye gato narakazanye turaza twicara hanze tugiye kwinjira mu mama aratubwira ngo subirayo ngo ntago ari ngombwa mwinjiye bari gusari ariko kubera ko ngiye nari nzi icyo nshaka numvaga ntagenda uvuga ngo niba ninjiye ndi mushyashya abayisilamu baribona buriya wenda wabona kugira tutinjirayo twaricaye turarindira ari ku muryango w'abamotari ngo muri kujya mugiye gusari ntago binjiramo ibiki urabona imyambaro twari twambaye uyu mwana wanjye yambaye waje wiyambariye ne nambaye bisanzwe gusa nayo nagizeho akarusho nambaye ikanzu igeze ngiye kubona mbona umumama arandembuje ngo ngwino wari uri hariya turagiye anyereka imyenda nambara numva nishimye ngereka kuri ndi nambaye abana bambonye baranyoberwa ku buryo uyu we yararavuze ati wananyuze sinakumenya ubwo nyiva kwambara ni umumama wenyine wanyeretse ahantu nambarira arananyambika sinenze uburyo wari bwambare turaza ndavuga noneho hano buriya si ku musigiti hari ahantu buriya tugiye kwinjira ngiye kubona mbona twinjiye turi benshi dindira ko ndabona kumba kari ukuntu sinakabona ubwo igihe kiragera nyine barasenga urumva sinari nzi uburyo basenga nibwo nari mbibonye barasenga turicaye igihe kiragera n'abana babakoresha ibyo ejo bakoze bona bose Imana ibimfashemo barabyemera turindira kujya mu cyumba kugira mu kwandika mu gitabo bari bavuze ko bandika ari uko uwo muntu akurangije bona baratwanditse mu gitabo batwandikiye ari hanze base uyu nguyu wenda arashaka kubinyuranya mbere yuko dutabura barabikora kugira ngo bajijishe mukuri ntabyo nabonye bakoze ahubwo habayeho guha abana imyenda twese turambara baradufotora nshimishwa nuko nabonye abana banjye ubu bambaye uwo munsi dusohokamo mbona ntabyo badukoze kandi batwanditse mu gitabo haranatubwira ati muri mwebwe hagize upfa tuzamutegura nk'uko twamuteguye numva ndishimye pe cyane ariko nakunze kuba ndi umuntu urushye cyane uhangayitse ntagira umuryango n'iki mbonye bose bikunze nahise mfata telefone mpamagara abana mukobwa we mukuru oya mukobwa wanjye twari kumwe hano ahubwo wa wundi yakubwiye ngo nugere ugasanga biriya bintu biba nawe twazanye uwo munsi nawe mwarazanye nawe uwo munsi nawe yabaye umusiramu yego ahubwo ngeze mu rugo nahise mfata telefone mpamagara abana banjye umwana wanjye w'umuhungu umwana wanjye nkunda ni uwa kabiri ndamamagara sha hari agashya nibagiye kukubwira ubu hari amakuru mashya ngiye kugwa mama byagenze bite ubu nabo mu Islam ngo potoka shitani mizina ryaje mama uramenya abo bana ntubajyane ndabwa ngo twese twabaye hasigaye wowe ngo mbega kabasazi baterwa kenshi mama ndakwanze uhereye kuri we kugeza ku mwana muto kubera ko wabaye umusazi mama ntaguze amakuru y'Abayisilamu ndamubwira byose barabeshye ndashaka kohereza abashiki bawe bakakwereka ukuntu bambaye ngo manga Imana izambabarire ngo mama ngo nge ntabyo nshaka aranyanga mbese yarambwira ngo narabikubwiye ko yanyanze yarambwira ngo ndakwanze mama ndakwanze noneho twaje hano ku musigiti ari kwa gatanu tuje gusenga bisanzwe turasenga ubwo umwana mwarabanaga umuhungu oya ntago tubana afite urugo rwe yarashatse urugo rwe yego n'abahungu bombi noneho abana ubwo twaje gusenga hano dutashye ndavuga mugende mujye gusura abasaza banyu rwose abantu bategereje kuduha imyenda Imana ibaha umugisha utagabanije amen ya rabbi ibongereho undi mugisha bakubire 770 nigeze gusoma muri Bibiliya ko 770 ni inshuro nyinshi agize umwaka ntabwo nize ariko nzi ubwenge bwo kuba ntabibara abana bajyayo bakigerayo natanguranije guhamagara wabonye bashiki bawe ukuntu bambaye ngo mama ngo bambaye neza pe tamvuga ngo amen kuba wemeye ko bambaye neza ibindi byose n'ibindi bizabinyongera bambaye neza ariko mwarayobye niko bakubwiye niko yayisambwiye none ngira amahirwe cyane yemera ko we n'umudamu we bari bujyane n'abashiki be bakajya gusura mukuru we batuye batandukanye batuye kuri Yenzi hepfo we mukuru wari igihara bakigerayo nahamagaye mukuru we byihuse naguze amayinite nagize amahirwe abavandimwe hano bari bamaye tike nari nagiye nyishira kugira ngo tubashe kwamamaza ubwo butumwa nyine
bakigerayo nyamagara mukuru we ni Manuel ati mama ati rwose ati ntacyo ubwira ndambwira babonye bashiki bakuntu bambaye neza ati mama baberewe bambaye neza cyane nabwo ndavuga ngo Mana ushimwe nsabira umugisha uwahaye abana imyenda nanjye akanyambika amen ndaje urabona atari byiza mama bambaye neza ni byiza pe ariko mwarayobye ariko satani tera kwinshi mama niba iki baguhaye uyobe ndavuga ntabyo bampaye mfite umuhigo nge wo kujyayo none umuntu wanyohereje ikanzu ntabwo muzi kwa ko yo nayihawe ukwayo n'umupapa muremure ntabwo muzi nukuri Imana imuha umugisha nonaha amen yarankoreye ndashaka uzambara gutya nk'umubyeyi w'umuyisilamu wamenye idini ya Isilamu ko iruhura umuntu cyo gusura umwana wanjye yaranabyaye ntabwo ndamusura bafite uruhinja uruhinja rwabo nibwo rugeze ukwezi mbese Imana inshyigikire nzajya kumusura nk'umuyisilamu kazi abone ko bitandukanye n'ibyo narindi hahandi umuntu yandebaga ati sha uracyari mutoya umuntu ufite abana bakana kuri ufite amaguru ameze gutya nta muntu ukimbonera amaguru oya muri gare ndagenda ejo nagiyeyo kuwa mbere nibwo natangiye kujya gukora kuva nawe umuyisilamu nagezeyo nkigerayo ngo wajya ati ngo noneho ngo watuhesheje ngo byarangiye babandi bavugaga ngo amaguru yawe ngo iki nta muntu uri kubibona mbese imyambarire itanga ubutumwa wambwiraga ati uze nkugurira akabyeri ndabona umeze neza barambona hajya ati Imana iguha amafaranga wahira abana iryo jambo bari kurimbwira cyane ejo hari abashatse kunsereza bakarasi murabazi jya kubisha muri tagisi ejo shahamamagara mbwiriye gahunda nari ndi muri tagisi bambwira ngo duye ku mafaranga ikiyoka cyarutse ndababwira mu mure ningirirwa neza n'ubuntu bw'Imana nkabasha kugira icyo ngira ntabwo muzaburara mpari ariko nta kiyoka nabonye noneho muranabyishe nta gitanda ndaraho ndara hasi mukuri umuntu utaraba umuyisilamu Imana imugiriye neza yabawe azasanga nta kwibeshya kurimo niba wari ufite umwana wambara umwenda ugeza aratambuka mu bantu 20 udakebutsa ari umwe ukabona arambaye n'umuza akamunyuraho yuko hari Imana iri kumureba n'uwo Imana izamugenera uzamureba twabuze tunabisengera turimo hari alhamdulillah ngira ngo murumva urugendo umubyeyi yakoze mu by'ukuri rutoroshye ibi ni ibintu bisanzwe ni ibintu abantu basanzwe bavuga bivugwa na benshi ariko alhamdulillah urya uwo Allah yashatse amufungura igituza kandi akabona ibyo agomba kubona ndetse hagahinduka byinshi muri we murabona yuko nyuma yuko amaze kumenya ukuri ntago yigeze atinda ntago yagiye muri byo kuvuga ngo ndajya gutekereza ndajya kugira gute aho umutima wese uvuga uti ibi bintu ndimo ntago ari byo afata icyemezo cyo kuba umuyisilamu mwumvisha urugendo yakoze mu by'ukuri n'urugendo rutoroshye kandi noneho ngira ngo ndibaza ko n'ubu ngubu wenda arabitubwira mu kanya urugendo rwe ruracyaremereye urugendo rwe ruraremereye icyo dusabwa nk'iki nk'abayisilamu rero ni ukumuba hafi kubera yuko uyu muntu nk'uyu yinjiye ababaye umuvandimwe wacu ku muvandimwe wacu rero ababaye n'umuzigo kuri twebwe kubera yuko ikizamubaho twamaze kumumenya twese kigomba kutugiraho ingaruka kubw'ibyo rero twirinde yuko babandi bitwa ko ari abasekanyi batazamukwena kubera yuko yabaye umuyisilamu bigendeye ku kuri yamenye bo batarahumuka ngo bamenye ko kuri kubw'ibyo rero umuyisilamu uyu mubyeyi ni inshingano kuri wowe ubu ari mu maboko yawe icyo ufite cyawe koraho kugira ngo uramire ubuzima bw'uyu mubyeyi ufite abana bangahe umumama w'abana 8 higa bangahe bari kwiga ni 3 abandi bararangije ntabwo babashije kurangiza kubera ubukene nari mfite urabona yuko afite ibibazo pamoja no kumuyisilamu nko kumuyisilamu buri atakaje byinshi muri ko yari afite ahantu ajya yari afite ibintu byinshi yiberamo n'iki ariko ubu abaye limite ngo hari icyo tazongera gukora kubera yuko yamaze kumuyisilamu hari hatazongera gukandagira kubera ko yabaye umuyisilamu ngo suvuga ngo kutakandagira kubera ko atagomba kuhajya ariko wenda ibihakorerwa ibihabera kuri we ntibimuhesha icyubahiro mwumvise yuko mbere yambaraga utujipo tugeze hejuru ariko uyu munsi nta muntu ukimurebera amaguru ibaza umumama w'abana 8 agahura n'umuntu akabwira turacyari gatoye
ubwo urumva ukuntu umuntu aba asuzuguye umuntu, ariko ubu uyu munsi alhamdulillah biragaragara yuko ntawe uzongera kumusuzugura, ahubwo bazajya bamubona mu ishusho y'icyubahiro buri gihe. Ngiye nkimubona namwise Hajati kuko namubonye ntabwo naramenya ko tujye kuganira, ariko nabwo ni Hajati nawe araseka. Bivuga ngo cya cyubahiro already cyatangiye kuri we, kandi inshallah nima kuzajyayo, sibyo? Inshallah. Gira icyo ubwira abayisilamu kimva mu mutima zawe. Mbere na mbere nabashabira umugisha, Imana iborohereze. Amen. Iryo jambo ejo ryaranyubatse nubwo ntari narivuze, ariko Imana iborohereze. Nakunze gusenga ndanabatizwa, yewe pasiteri akandambikaho n'ibiganza bigakunda, ariko ntabwo nigeze nduka nk'umuruhuko mfite nonaha. Rero abayisilamu aho bava bakagera, urabasha kumva navuga cyangwa akambona abone ko nduhutse pe. Mbese nabo uwo babona atari we bajye bamushishikariza uko namushishikariza, gusa bagira urukundo. Ibyo babavugagaho byose nta na kimwe nabonye. Imana ahubwo ijye ibacisha hirya, igirire neza barababivuga nabo izabazane. Ngira ngo mbonye umukobwa hano uje, ngira ngo ni wa wundi wakubwiye ngo niba kurongora kuza kumbwira niwe. Kanze nawe tuganirage cyangwa tutaratandukana, ngiye nka Rubangisa nkanjye ku giti cyanjye, sibyo? Nzi ko aya ngaya ntago ari bugufasha uyu munsi inshallah. Urakoze. Imana igumugisha. Ndanezerewe umva ko ndi musaza wawe, sibyo? Kibuze mbonye n'abavandi. Na Sheikh wakwinjije idini nawe wumve ko ari musaza wawe, ntacyo ushobora kuzabura tugezemo, sibyo? Iryo ni ishyari ry'ababandi bagira bavuga bati hari ikiyoka gicira amafaranga, ntago ariko bimeze. Haga abayisilamu turabavandimwe, ntabwo wahangayika giye mpari, nanjye sinahangayika wowe uhari, sibyo? Nubwo iyi niyo shusho babandi bashaka kugira ngo bayambike ibintu bibi, kubera ko abayisilamu aho bari ngira ngo urabizi ko no mu buzima busanzwe bako abayisilamu bakundana, sibyo? Bagirana neza. Nubwo ni icyo ngicyo babashaka, kubera yuko bo abandi bagirana amashyari bigatuma batashobora kugira uwo bagirira neza mu buzima. Iyo babonye hari undi ugira neza mu buzima bamugirira ishyari, bakabavuga ati uriya muntu najya hariya ntazagaruka, sibyo? Nawe ubwa iri dini uzaribera intumwa, nawe ibyo wabonye uzabivuge, sibyo? Kubivuga nzabivugana n'ubu ndacyabivuga. Ikindi kintu navuga, umuntu wese ushaka kuruhuka, ushaka gutandukana n'ibyo arimo kumva araruhutse, azaze gusengera hano ku musigiti wo ku Muhima. Inshallah. Ngira ngo bavandimwe b'Isilamu tudufaranga muhene duke cyane, ariko nabwo ushobora kugira uruhare. Wenda hari byinshi bimuremera adashobora kuvuga. Burya abanyarwanda kazakunda kugira amabanga cyane, hari ibyo adashobora kuvuga, ariko b'impamvu yuko byibura anezerwa n'abana be bakanezerwa. Inshallah hari umukobwa we mukuru, ngira ngo yigeze kubitubwiraho gakeya, ukuntu umukobwa yamubwiye ati mama ugende neza witonde, hari aho ushobora kugera ukinjira kugira ngo umusilamu barabanza gushyira mu kumba, ukabona n'umuntu utazi akagukora ibyo gukorera kugira ngo ubashe kuba umuyisilamu. Ibyo byose ni ibintu bagiye babashyiramo, nawe tujye kuganira kugira ngo nawe atubwire kubera iki yabitekereje gutyo, ese yabyumvise, yabibwiwe nande. Biradufasha kugira ngo turusheho gusobanukirwa, abantu barusheho kumenya ukuri, kugira ngo ubu ni uburyo kugira ngo dukureho ikintu abantu baza gushuka abandi, baza kubeshya abandi, kugira ngo abantu badakunda bwa buyisilamu bahore bumva ko abayisilamu ari abantu babi igihe cyose. Nanjye mwenye ninjira idini, nanjye ninjira idini nuko nari mbizi, ariko ngezemo nsanga nta na kimwe gihari, bituma mfata icyemezo nange ndavuga nti mbaye umuyisilamu, sibyo? Iwacu bose n'abakristo se giye ugenyine, ariko nawe inshallah nzi ko igihe kizagera. Burya nuko Allah iyo atarakufungurira igituza ngo uhumuke urebe, ntago bishobora kuba, ariko mfite icyizere cyuko icyo gihe kizagera. Inzira z'Imana ni zirenga ibihumbi. Niba ntarigeze ngira umuyisilamu uza kumbwiriza mu rugo cyangwa aho duhuriye Nyabugogo muri gare, wambwire ngo ngwino ujye ku muyisilamu,
nkabasha kunyura mu kintu gikomeye cyane cyo kwinjira nkagera ku muvandimwe inshuti nkabona uburyo bigenze nkabasha kuba we ku bwaho byanyuze iza nzira zirenze ibihumbi nari napanze ngo ndajyaho nyuma ya saa sita nkahita ngenda upanga kujya he kujya gutabara ariko kubera ko Imana iri ntago nasiramenye Nyabugogo ufiteyo akaduka uracuruza ntabwo ncuruza ndi umuzunguzayi uri umuzunguzayi zunguza udupfukamunwa amasogisi nk'ayo ngayo bidafashije nyine ni serumu ni serumu ifashije umuntu inshallah nta kibazo byumvikanye n'abandi rero inzira yabo ntibaza izaturuka wenda nanjye ndi inzira iri kuyobora abo babimbwiraga kandi mbijeje ko ndabizi neza ko bazaza simwe nijeje ya Mana yatumye mba kora ko mvuze gutyo abari kumva baravuga ati buriya uriya mugabo niwe bahuye bavuga ko ari twahuye kadangiye duhuye uyu munsi nta nubwo nabizi reka twakire umukobwa wawe rero nawe tuvugane nawe watangira twibwira nge aha ni Dawa Rwanda TV nge nitwa Suleiman Rubangisa ubwo nawe watangira twibwira nge banyita Ingabire Florence so nyigera aha irya kisilamu wahisemo kwitwa nde Zainab mashallah ufite umugabo so twabanaga mbere tuza gutandukana ubu mbana n'umwana nkuko mwabibonye cyangwa ibabwiye ura ni mama ndi imfura ye mu bakobwa hari ijambo numvise wamubwiye ryari ryaguteye impungenge cyane wari wararyumvise rero njyewe mbere twasengeraga muri Restoration Church ku Ruyenzi so mu gusengerayo nyine tugasenga byari byiza naho turabatizwa sinzi akantu kaje kubaho gatoya turagwa twese mu rugo hasigara umusaza wanjye mukuru niwe asigaye asengerayo tukaba dufite umumama kuva kera tutari twanakizwa ntabwo twagakizwa tujya no mu byo gusenga ari uriya wapfuye bita Mama Rashidi twarasuranaga Mama Rashidi nge nari na mukuru wa mama bavukana kuko umwana yari inshuti na mama cyane ku buryo mu buzima bwose yari inshuti yacu ari umusilamu muri abakristo none arambwira ngo wazaje nkagushyira yashaka kunsuka dread ngo mbe umwisilamu ngo nge nambara ngo nyira angira umwisilamu nawe reka abisilamu zo ko bavuga ko bagikuzimu ntago nabo umwisilamu ndamuhakanira none ejo ndi mu kazi mama namamagara ngo Mama Rashidi yapfuye ngo yapfuye ari mu nzu wenyine birambabaza koko mama arambwagiye gushyingura ngo nanjye nihangane magere ndahagera ndicara tukicaye niba bari bagiye gushyingura ariko bari bagiye wowe wahageze bamaze kumutwara haraje aravuga amagambo yavuze nawe ari wowe yagukora abanyarwanda tugira akantu iyo umuntu yapfuye mumara icyumweru cyose mujya ku kiriyo ku manywa na nijoro abenshi baranaharara kandi muba murya munanywa buri kintu cyose muba mugikonsoma n'amazi so yaravuze ngo nakwinjira muri urwo rugo nta kintu ufite ngo nta kiriyo kiri bubi ubwo muri abanyarwanda muraje muze mwese mute n'ingo zanyu muje kwirira buri muntu wese agere hano hari ikintu azanye kandi kuko nashyize mu gaciro nk'umuntu mukuru ibyo bintu bifite ingingo sibyo ni abana babiri basigaye na hepfo na ruguru mbe n'amafaranga y'ishuri kuyabona bizababera n'ibibazo twe tujye kurya tunywe just dutahe nawe ari wowe byagukoraho mama arambwira ngo agiye kujya kubera umusilamu ako kanya tukicaye aho ndavuga se wabitekerejeho arambwira ngo nabitekerejeho ngo ngenga ibintu byose babavuga ngo babaga umuntu ngo bamara kumubaga ngo bakamba ibyo mu nda kwabyo ngo n'umuntu bakamuhamba ukwe ngo nabibonye ntago ari byo mubaza neza ukuntu babigenje arambwira ngo reka ngo ndakubwira tugeze mu rugo navaho yabimbwirire hano umbwire neza ukuntu bamubaze
ibicaha bitandukanije mama arambwira ati ntabwo bigeze bamubaga ko yarabyiboneye byose byabaye. anaje arambwira ngo agiye kureba shehe ngo amwake nimero ngo azajye kwibera umusilamu. Babyakiriye tumaze kuva ko mashaka umuyisilamu. Naramubwiye ngo genda. Ati ndanaguhaguruka ndamuhagurutsa avuga agenda dore aragusize. Wowe se utashaka kumwerekeza? Ngiye numvaga bitari byanzamo fresh. Nareho tujya ku muhanda. Mama yagiye ku muhanda wenyine nsigara nicaye. Bamubwira ibyo avuga ahita amamagara kuri telefone ngo ngwino hano ku muhanda. Genda mfite amacupa 2 ya Fanta. Ndagenda nsanga ngo mama ngo ngiye ngo ubu tuvugana ngo nabaye umusilamu. Ku mutima ndavuga se yabatijwe. Yabaye umusilamu gute? Haje ngo nawe umusilamu ndavuga reka gera ibyo ntago nge naba umusilamu. Je numvaga ko ne wazuka mfatira icyumba ngo umusilamu twaserera bitabaho. No Shaharambwa ngo rata ngo numva byakujemo abari bwuzaza kuba umusilamu numva koko nibyo. Gera mu rugo mama yari yavuze ngo bari bugiye ngo kumwambika ngimyenda. Hakaba ari umuntu twe turi kuganira akavuga ngo y'abasilamu ngo haje ngo baguhanga gasore bakujyana ngo mu cyumba kiba gihari. Ukakakurya mukaryamana mu mara kuryamana ngo niko kubatizwa kwabo. Ubwo wese umva ko mama bagiye kumubatiza nyine. Nenzi ko mama agiye kubatizwa. Noneho mva ikintu cyanangaje. Mama naramubwiye ati wowe genda nibaguhereza ko gasore mukaryamana unyandikire message mukimara kubyukana umbwire ngo turaryamanye mite mbivamo nibyo ngiye kujyamo mbivemo. Mama koko nago yabanje kuza wenyine. Oya yaciyeho kukaza aramwara none se ko twari tugiye tujyane. Nge inza nambaye igijipo nkorana mu kazi ndenzo rupira naje nambaye nifubitse. Nje kubareba nyine ngo ndo kuntu mbaye nenzi ko nge baraje kubagiye bakabambikira mu rugo bakaza bambariye mu rugo. Noneho nsotse mu kigo hari kwa kavuga nkorera ngiye nsanga bambaye Chantal yambaye akajipo agakanzu kagera n'igikote. Mama naye mbona yambaye ikanzu. Ndamaze se ko mwambaye uricyo abasilamu bambara gutyo ngo tugiye kwambara. Noneho gusubira mu kigo byarananiye. Nakomejanije nabo turaza nuko naye nambaye tugerana. Noneho tukinjiramo hari twinjiye muri kariya karyango twicaramo sinzi ibintu bari kuvuga ngo ndabisobanukirwa ditatuza muri kano. Noneho harakumba kari hariya kakandi babagiraho kumba bari bujyanemo barumuna banjye bose na mama nanjye. Vuga ati nimbona bibaye amaguru ndayafite yacitse byinshi bijyo ntabwo biri bunanire noneho baravuga mbona mama je yambaye hari kanzu bamuhaye y'umutuku mbona mama niyo yambaye iri ngofero. Mpita mbona mama ahubwo arasobanutse. Baravuga ngo ngabi ngo nayo ngwino wambare nambariye hariya. Oya twamaje twambarira hariya anga tuyinjiye twese twicaye n'abandi ba mama ngira ngo turicara twe bashyashya buri wese bamyuze muri kakumba bamubatize. Rero aho kumba sinzi niba narabibajijeho ako nago nta n'umuntu numwe bajyanye mu kumba. Oya twarize tumajije kwiga mbona turitahiye mbona ni nabyiza. Ngize ku kazi barambwira ngo se ngo baguharanguye ngo ko mbona ngo washyizemo ibyo bintu. N'umwe yashaka kunkora mu mutwe nkumva biranjeni. Navuga ati hoya ngenda ndashaka kuba umusilamu ngaha ngo nubwo bababeshya ngo bari abasilamu ngo ntabwo bagikuzimu ngo barabeshya ngo mwebwe ngo batoya nyine wenda nkabo nkatwe bayoboye ngo bakuru ngo bagikuzimu. Yego babahinduye sijero no batajya koreka ko noneho mwege mutarabimenya muzabimenya gake gake. Ndabwa ati rero ubwo nibagikuzimu tuzajyana n'ubundi nta myaka 100 niko basigaye bavuga muri iki gihe. Nuko ndatangira nyine nkazajya nirinda kwambara utuntu tugufiya avuga ngo reka nambara ibintu birebire bazageraho bisanga ko kuko tufite abasilamu 3 mu kazi nabo baranishimye mashallah kuko nge nambaraga imyenda igera aha ngaha ubwo n'ubuntu nyine bugaragaza mbena umubiri wose wari ugaragazaga
hose nta hamwe nasigaga. nahakebara Ndangije ngavuga ati reka nangire nambara amapantaro n'ubupira burenzeho hano no nambare n'agatambaro bazagera aho bisange ko mbarimo. None nahura n'umuntu yambaza ngo nese ngo burya uri umusiramu yine naraguye ariko ubunegutse. None njye nakwamagana kubwira ati Yesu we tuziko naraguye burya nari ndi umusiramu mbere nyibyara nyine nza kugwa so ubu nabaye umusiramu gushango birakubereye. None amafoto ndatangira ndayobohereza nambaye imyenda yose niyikwije nyashyira stati hano hose ndayaboherereza gushango birakubereye. Ndavuga okay abandwanya nkahita mbasiba abantu bari kundwanya bose kwitumvira muri telefone byamfasha kwa kundwanije cyane wancumuza. Ubwo rero abantu bose none mu gitondo agashya naje nambaye no kanzu najyanaga hano yambara nitega n'agatambaro baje kukitega ndaza mu kazi. Abantu bose barambwira ngo waberewe nkumva ni byiza nyine bavuga ngo nabereye nkumva ibintu ni sawa. Ubu rero ubu imyenda migufi nzanayigurisha ngira ibintu hari abantu bagura imyenda yakoze nzagenda nyigurisha amafaranga nsigara ni birebire. no noneho umaze kuba umuyisilamu wumvishe wiyumvise ute muri wo umaze kuba umuyisilamu? Sureba nk'ubu nyenda umuyisilamu nitwa Zainabu. Ashana sibyo Kongera nkunda kuraba amafilime y'abayisilamu no muri filime barakundana disi ntago bangana ariko ntago bateye nk'abandi bantu. Bateye ukwabo umutima wabo wagira ngo ni umwe barakundana guhera ku mwana ukiri muto kugeza ku mukuru kandi barakubaha. Akuzi ko ari n'ahantu uca Nyabugogo uzaturira abanyarwanda bawambaye bigufiya bakakureba wambaye birebire bakakureba. None yo usanga yo nambaye imyenda miremire nyine nambaye ahantu hose ndaco bakandira ngumva nani soni mfite kuko bara wenda manekereza bari kure imyenda nambaye cyangwa yabashimishije modeli nambaye bayikunze ariko mbere yaho utari wakambara uwo mwenda wenda abantu barakurebaga bakavuga ati uriya mukobwa ateye neza afite amaribori afite amatako meza ni inzobe yaritukuje se yarisize buri wese akavuga ibye ariko ubu ngubu nakitukuza ntabyo wamenya natera nabi ibyo ntabwo bireba namfite amaribori n'umwe ubishinzwe kubimenya nawe mfite umusatsi ibyo ntabwo bikureba. Alhamdulillah. Nabangwa nigende abanyarwanda bangwa gapfundikiye gatera amatsiko. Ahubwo icyo kintu. Ubu rero ngiye kubatera amatsiko. Nese kubatera amatsiko. Yego. Bazajya bahora babona nambaye. Batera amatsiko. Alhamdulillah. Urumva rero ufite izihe ngamba wowe muri wowe noneho. Nyuma yo kumaze kuba umuyisilamu uravuga uti maze kubona ibi byose nahise kuba umuyisilamu. No ingamba zawe none ufite nizi. Babandi bose bandwanya. Nzakora ushoka byose nabo babeho. Maze ndeye ko bazongera kundwanya. Uzabigenza ute kugira ngo babeho? Nje nzabere rero imbuto nziza. So n'imbuto neraga. Ubu ngubu se navuga ngo iki? Ubu ngiye kubabera nanjye umwana mwiza. Mbabibemo imbuto nziza. Mbashishikarize kuza he aho ndi kubarizwa ubu. Nabo baze bigerere yombe. Birebere niba babaga abantu. Kandi namara kwibonesha amaso yabira akabona ko batabaga. Nayo ku mutima yabizamukomanga bimutere kuza kumenya ibihakorerwa. Ubana na mama se cyangwa uba wenyine? Ayangiye ndibana. Uribana n'umwana wawe. Ukora iki ubundi? Murahanga kwa Kabuga akazi k'ubukirina. Kubukirina. Na. She. Naje nitwaje amafaranga make ariko nyifite kuri telefone. Telefone yawe kuri mobile money? Kuri mobile money. Shana ndaguha 20,000 nawe. Thank you. Sibyo?
ugende uguremo agasukari k'umwana n'utundi tuntu tukeneye wenda ku bushobozi bw'Imana n'ibindi bizaza inshallah sibyo. Urakoze cyane. Imana igutera inkunga kandi guha ibyiza. Harya nawe uri umusilamu? Njyewe urana bimeze gute? Njyewe abagabo b'abasilamu hari akantu bafite k'umukara ku gahanga. Njye ntako mfite. Nisiwe ko ntako ufite. Kandi shewe nabonye agafite. Shewe aragafite buriya? Njyewe naba ndi nk'iki se buriya? Aya nawe katangiye kuza. Ase kari akantu bakita ngo iki? Kari akantu sharaza kutubwira ukuntu kitwa. Ariko umuntu aba yarasenze cyane. Iyo ugafite sharaza kubitubwira. Turaza kumubaza arabitubwira. Kari akantu kane n'amatsiko. Akantu kose ndabaza. Ako mbona katanyuze ndakakubaza ukakansobanurira. Kubaza bitera kumenya. Njye nta n'isoni byane. Reka ntukajye ugira isoni. Kubaza bitera kumenya, uzabaze byinshi bishoboka byose uzabaze sibyo? Se nguyu se kumubaza ashaka n'akari murero uzakamubaza inshallah. Reka dushimire Zainab rero wumvisha ko atubwiye imva mutima zarazitubwiye alhamdulillah. Ariko rero nkavuga ngo ni mushiki wacu, n'umwana wacu, n'umuvandimwe wacu, tugomba kumuba hafi rero kugira ngo ntazahangayike n'umunsi n'umwe kandi twege duhari inshallah. Bango Zainab tugomba kubana nawe, mama we tugomba kubana nawe, barumuna be bakuru be tugomba kubana nabo kubera yuko n'umuryango mushya Allah aduhaye, tugomba kubana nawe rero inshallah. Ubwo reka dushimire Zainab, tunakire shehe wabinje idini nawe tumuganirize. Ariko afite murumuna we nawe tukaganira nawe inshallah, kandi nawe tubaye tumuganirize. Murakoze. Rero kuganira na Zainab tujya kuganira na murumuna we. Witwa nde wowe? Murakoze. Nitwa Kamire Chantal. Kamire Chantal. Jya Kisilamu wahisemo kwitwa nde? Jya Kisilamu byo nahisemo kwitwa Rukaya. Rukaya. Cyangwa Rukiya. Cyaborohera. Inshallah. Now, mama wamaze kuba umusilamu wabyakiriye ute wowe? Ntabwo wamurwanyije? Ntabwo namurwanije. Njye mu rugo turi abana 8. Abado umwana wa 5. Bundi njye nyine nakuze dusengera muri restoration. Ariko ntabwo nigeze mbatirizwamo kubera ko nyine babatizaga abantu guhera ku myaka 13 kuzamura, kandi icyo gihe ntari narayigize narayigira. Nuko nyine tugasenga nyine biza kuba ngombwa ko tugwa, ariko bitari cyane. Ne ubuzima burakomeza. Ejo bundi nanjye kera nifuzaga kuba umuyisilamu, ariko mama ni umuntu uri sereye cyane kandi ugatinya kwimubwira. Wabimubwira se ubwo kamucaye. Waremubwira akavuga ngo reka ibintu nk'ibyo ntabwo mbishaka. Nono nyine twagiye dukurana n'abana b'abayisilamu, hakaba ubwo tujyanye gusenga nabo bakatubwira ngo tuzajyane ku musigiti wabo, mama akatubuza. Kandi we baguherekeje muri restoration church? Baduherekeje. None nyine tukazajya twibeta tukagenda kwigana ibyo baba bari gukora. Mbese nyine mbishimira, ariko ubihisha. Mbihisha. Ariko nyine bitewe n'amagambo numvaga bavuga, nanjye ngenda mbivamo, ndavuga ngo reka nanjye ibyo ntago nabikora, kwitandukanya n'umuryango. Abantu bagendaga bavuga umuntu iyo abaye umuyisilamu aba abaye indaya. None nanjye nkavuga se umuntu aba indaya guteje muri Isilamu? Mbese bakambwira mu ncamake ngo indaya, ngo abarozi, mbese ibintu by'uburozi by'uburaya byose bibarizwa muri Isilamu. Kugira ngo banakuroze ntiwabona n'ukuntu wigomboza cyangwa wivuza. Mbese nkura ariko mbyumva, kwako nyine ntari mfite umuntu wambwira ngo siko bimeze, nanjye nkumva nibyo. Aribwo nari ndahantu ndi gukora akazi ko mu rugo, mama arampamagara hari mu gitondo arambwira ngo mama Rashid yapfuye.
byarambabaje pe nta nubwo nabyakiriye. mama Rashidi yari umuntu ki kuri wowe? Mama Rashidi yabaye inshuti na mama. Natwe tuba inshuti na ba Rashidi ba Abdul nyine n'abana be. Tuba inshuti turakorana pe. Ku buryo nyine bazaga mu rugo bakaharara, mbese twari inshuti birenze. N'igihe cyashize twe twaragiye kubasura ahantu bari bimukiye. Mama Rashidi ari guhiga umuhigo ko yenda kuza kudusura na Rashidi. Mbese barabimbwiye ngiye bintera ikibazo. Nari ndanumye mu kazi ko mu rwezi nta bintu by'imijenje. Ndavuga nyeka nihangane n'undi nago nabona kuru nahita njyayo. Turi mu bihe bya Covid n'undi nago najya gushyingura. Noneho mbibwira nyine umumama nakoreraga arambwira ngo uzajyayo ngo muri weekend abana bagiye ku ishuri ntiwabona abana ntago baza ngo bagire umuntu bahasanga. Nahise numva merewe nabi mu buzima bwanjye n'ubwa mbere nari niyumvisha uko numva nta mbaraga mfite, mbese numva ko hari ikibazo ngize mu buzima. Nuko nyine mbwira mama azambariza igihe abana bazasubirira ku ishuri wenda nzabasure batarasubira ku ishuri. Nuko uwo mugore kuva icyo gihe mbese nakoze y'ukwezi kumwe pe ariko tutabanye neza. Byari rwaserera naje ndavuga rero aho kujya tujye dukomeza duserera ngiye najya mu rugo. Nataha nkajya kwicara mu rugo. Ngeze mu rugo inkuru ya mbere yangezeho barambwiye ngo mama yabaye umuyisilamu. Ngo mama yabaye umuyisilamu utabizi? Ntago nari mbizi. Wari uri ku kazi? Nta nubwo babimbwiye no kuri umara ukwezi kose telefone nagira. Nyine ndi mu kazi ukwezi urukuma ku itariki 24 ngiye ukwezi kwanjye kuzuraga ku itariki 25 Rukumva nyine ntago nari mbizi kuko ni iminsi yegeranye. Ubwo nahise mpanga no gutaha kuko umugore ntago twe tubanye neza. Ngeze mu rugo ikintu cya mbere bambwiye ngo mama yabaye umuyisilamu ngo sigaye yitwa Sumaya. Ndavuga reka no mu nzozi niyo nabirota natokesha. Niko njye nese nibwira. None najya kugira ngo Sumaya arakwica. Sumaya aba Sumaya mu rugo. Mama nawe ndabikubwira ko yabaye Sumaya. Nabavandimwe. None mama navuye nyine Nyabugogo hana abari gushakishiriza ageze mu rugo aravuga ngo uzi ko ejo ngo nzajya kureba shehe. Ndavuga ngo ariko shehe yabaye shehe mu rugo. Shehe yari yabaye shehe n'umwana muto mu rugo avuga ngo nanjye ndashaka kujya kureba shehe. Ndavuga sinanabyitaho cyane kuko njye najyaga ngo bari nko kuburaga wenda bari kumbeshya. Burakeye ubwo hari kwa kane burakeye kwa gatanu mama uwo munsi mbona nta nubwo yagiye gukora yatashye hakiri kare ubwo yashaka kujya kwa shehe. Ageze mu rugo baritegura abana bava ku ishuri nyine baritegura ngo bagiye kwa shehe kuko mu rugo n'andi muntu nyine twari turi kumwe. Ndavuga ngo nanjye ntago muri bunsige reka nze njye kwihera ijisho njye kureba n'uwo shehe muba muvuga. Ujya kwihera ijisho rero mu mutima wawe watekerezaga mwiki? harimo iki uvuga uti shehe agiye gukora ibiki? Njye ikintu natekereza ninde kwa ko mama ari kubeshya. Njye numvaga bari kubeshya kuko ntiyaba umusilamu urabizi. Umuntu nabyiyumvishaga ko mama yaba umuyisilamu kandi yarabirwanyaga kera. Yarabirwanyaga kandi n'uwo mama Rashidi yarabimubwiraga natwe akabitubwira nkumva mama ari kubica kure ntashaka no kubyumva. Nuko barakarabye baritegura nanjye nditegura nyine ndambara turaza. Ndavuga ariko njye mfite amatsiko yo kureba uwo shehe. Ngo shehe yarandahije nabaye umuyisilamu shehe aba shehe. Ndavuga ngo nanjye ngomba kujya kureba uwo shehe nkareba n'ikintu ugiye gukorayo. Tuvuye mu rugo tuzamuka ndi no kubimubazaho cyane icyatumye aba umuyisilamu. Tugeze nyine hariya kuri polisi ku Muhima ubwo twavugishije mukuru wanjye aravuga ngo reka azarebe ukuntu twambaye barazi ko babambitse. Nkibaza ubundi baraba babambika iki mwakwigumiye kuko ntacyo bitwaye. Bari bambaye gute? Njyewe mu mibereho yanjye ubundi kuntu nambaraga ubu ngubu bisigaye bintera isoni. Iyo urajya amafoto yawe ya kera isoni zirakwica?
ziranyica niyo ndebye imyenda yanjye rega ifite niyo nyirebye byonyine ubu ngubu no gusohoka mu nzu birampenda ndavuga se ubu nasohoka mu nzu njya iyo nabonye igitenge cya mama ntabwo nsohoka mu nzu ntashyize igitambaro mu mutwe sinasohoka kuko nanjye ese bisigaye bintera isoni ukuntu nari imeze nuko ubwo nari nambaye ikanzu igeze ahangaha kuko niyo myenda nigiriraga niyo myenda nari mfite ahubwo nari nakabije nagize miremire kuvuga ngo reka gusebya mama ni ukuvuga ngo kariya nabonye k'umweru guriya kari karekare kari karekare ariko nyine kuko aribyo nemenyere njye numvaga nta kibazo wenda nyine ubu ngubu nibwo ndi kugenda mbona ko byari ikibazo ariko mbere nta kibazo nabibonaga nuko turaza mukuru wanjye nawe aravuga reka tujyane twese tuzamuka nk'uko yari gukora ataranakaraba nyine turazamukana tugeze hano njye n'ubwoba bwaranyishe bwo kwinjiramo ndavuga se ubu hantu nabo ninjiramo ngiye gukora iki umutima warandiye ntangira kubira ibyuya ndavuga se ubu ngiye kwinjira mu musigiti koko reka ntabwo nahinjira ndavuga ntabwo nahinjira ndavuga ngo basi nimugende ngenda bategerereza hanze ngo hoya ngo no tugenda twamanje kwicara hariya hanze hariya muri rigori hari agasima turicara nyine twasanze bari gusara noneho turicara njya kubona hari umumama wahamagaye mama hari inyuma mama ajyayo mbona mama ari gutinda ndavuga ko ngiye kumureba inje gutya nkubitana nawe ariko sinamumenya kuko umucaho nawe umucaho nawe gucaho yari yambaye bidasanzwe mucaho ngeze imbere ahantu ngiye kumureba mbona ari kuvugana nawe twe twazanye nsubira inyuma ndavuga nawe nakuyobewe noneho nibwo wabaye meri naho abandi barabeshya nuko nyine turicara banje batubwira ngo twinjire nta kibazo ninjiye mfite ubwoba ariko umwanya nari namaze nicaye hariya abari bamaze gusara bari bari gusohoka byonyine ntangira kwiyumva bidasanzwe ndeba ukuntu abantu bari gusohoka ukuntu bambaye bikwije nda n'ukuntu nambaye ntangira kwitera isoni ntangira kwirundarunda nyine nicare neza ariko n'ubundi byari byarangiye nambaye twarinjiye turaza batwereka ahantu twinjira ndagenda ndicarira nyine nta kintu na kimwe nitaye gusa njye nshaka kumenya uwo shehe agiye kuvugana iki na mama ubwo nariye wakekaga iki we mu mutima wawe njyewe ibintu byo gukeka ahubwo se nende kuvuga wenda wasanga ari inshuti ya mama ariko nanone undi mutima mama ntabwo yagira inshuti y'umuyisilamu byonye ngo yabaye umuyisilamu Sumaya hari nubwo nibagirwaga izina Sumaya nkavuga ni Sumaku n'abantu nyine bakavuga ngo none ubwo uriya mama ngo abaye ngo umuyisilamu ngo yitwa Sumaya ngo agiye kwitaba inshuti na Sumayiri si ibintu biri aho badahesheje Imana icyubahiro nuko nyine twarinjiye twicara hariya haza umupapa nyine aratwigisha abanza kudusobanurira isilamu ndicara ariko akazajya avuga nkabyumvira bigahinguka kuko ntabwo nkeneye kubyumva ntabwo nabonaga batinze kuvuga ibyo bavuga ngo dutahe ubwo naricaye aratwigisha gusa nyine ntangira gufashwa tangira kugenda ubyumva gake gake ntangira kubyumva gake gake kuko numvaga ngo abayisilamu bo bagushyiramo imyumvire yabo mbese ni nk'agahato mvaga ari nk'agahato bagushyiramo imyemerere utarosanganywe ni ukwirirwa wambaye wipfutse nk'aho hari ikindi kibazo uri gupfuka ndavuga ngewe ibintu nk'ibyo ntabwo bingwa neza ndavuga reka bikundira kwiyambara akamini nyine ukumva utekanye noneho naba ndi mu rugo mbese kwari nko kwambara ubusa ubu nabyita kwari ukwambara ubusa ndicara batangira kutwigisha uko batwigisha numva biri kunkomanga nari mfite agatambaro ntangira kwipfuka ku maguru ntangira kwitwikira ku maguru nkicara nabuze ukuntu nicara nitwikira ku maguru noneho uwo mupapa amaze kutwigisha haza undi mupapa nawe waje kumwunganira ngo bamwita Mariki aratwigisha numva ndafashijwe numva nangiye kubyinjiramo noneho nyine batuga ngo bagiye ngo ese turifuza kuba abayisilamu umutima urabanza urandya ariko ndavuga n'ubundi mama yabaye umuyisilamu mu buryo ntakekaga nanjye kuko ndi kumva hari ukuntu ntangiye kwiyumva
ibyo numvaga mbese ibyo numvaga babavugaho mama we yarabibonye atubwiye ukuntu bimeze ntago ari byo nanjye ukuntu naje niyumva siko nyiri kwiyumva tayari ubu ngubu mishatse nawe umwisilamu niko natekerezaga nyine baraturahiza njye nzi ko babatiza warahiye ngo iki ntago mbyibuka mu kinyarwanda ntago ubyibuka ubu ngubu ntago nahita mbyibuka ntago nahita wumvise ari ibintu bibi cyangwa byiza je bakibindahiza sinari kuvuga ngo ni byiza cyangwa ni bibi gusa nyine nabirahiye mbishaka ariko undi mutima ukambwira ngo n'ubundi sinye ndose mbona mvuye aho nyine imitima imbanishana ngo warahiye bitarafata neza byari bitarafata neza kuko nyine navuga ngo wenda reka manze mve hano undi mutima n'ubundi wabyemeye gumamo mbese bimbera ihurizo none nyine turicara baraturahiza baduha amazina bamaze nyine kutubwira amazina shehe yari atarahagera kandi ngiye mu by'ukuri nashakaga guhura n'uwo shehe ngo ndebe bo bavugaho bahoraga bavuga cyane noneho shehe yahageze mbona hari umumama wazanye amverope irimo imyenda ngo twambare hari ikanzu nambaye mbona iri kunjabuka ndavuga njyewe ntabwo nakwambara iyi kanzu nyambara numva ntabyishimiye ndavuga njyewe kuko nkuremo iyo nambariye numva biri kunjabuka ndavuga ntabwo nyambara ariko kundi imitima nayo mfite ari myinshi ndavuga reka nyambare nabyakiriye kandi bigomba kumbamo iyo bari baguye ari ndende igenda iri ku ntebe no kuyigenderamo byari byananiye ndayambara ndanitandira mbese mba umwisilamukazi noneho nanjye mbese nangira kumva ko harimo itandukaniro uko nari nambaye nuko ubwo nahise nambara numva harimo itandukaniro turambara baradutandira ariko nkazajya numva nyine biri kumbangamira ariko nkihangana nkabanza abimenyera uko byagenda kose none nyine turasohoka shehe duhura nawe mama aravuga ngo dore shehe ngo nuriye ukimubona umutekerejeho iki nabonye nta birenze ndavuga ura ni shehe nyine kuko we batwigishije bya bindi byose byagiye nyine nanjye ndiyakira ndavuga tu ni shehe niwe mama yavugaga dusubiye inyuma gatoya hahandi bavuga ngo cya cyumba babatirizamo wowe wabitekeye ukibyumva wabyitekerejeho ute nanjye ubwo naje ndi kugira ngo ndebe urebe ko twe twicayemo hariya ntabwo nabashaga kuhareba hose kandi ari nta cyumba kirimo nahengereje harimo akantu harimo utudirishya kugira ngo urebe ko wamwinjiza muri cya cyumba tumeze nk'utwumba ukuntu ndavuga wasanga turiya twumba ari twabatirizamo kamwe ni utwumba nyine ndavuga ngo tayari buriya bagiye kumubatiza bagiye kubatiza njye nari nzi ko bambika umuntu avuye muri ka kumba wari ubwo nyine ababaye umwisilamu wemewe barabanza bakamubatiza bamara kumubatiza bakamwambika bakamuha n'izina kuko nyine izina ubanza kurikorera nyine kugira ngo umwisilamu nuko nahengerejemo hariya ndareba nyine hari mbere yuko batangira kutwigisha ndareba nyine banza kwiga hano hantu hose ndahiga ndavuga ngo tayari ni karakumba mbona ibintu bidasanzwe ahantu nubwa mbere nanje mu musigiti ndavuga ngo tayari karabaye nibwo nicara hariya nyine maze kuhabona ndicara ibyo byose ntabyo nigeze mbona kubatiza mu kumba ntabyo nigeze mbona gusa kunyambika ubwo baranyambitse bampa n'izina nabwo nariyambitse nyine mama imyenda ndiyambika nariyambitse nta kibazo wigeze ubaza shehe cy'amatsiko wenda wari wagize ko wa mushehe nubwo mubonye kamugira ikibazo mubaza icyo gihe nyine narabanje twicaye hariya bari kutwandika ariko nkazavuga se nk'ubagiye kutwandikira iki nabwo nyine sinakwita mbona ibibazo nawe kwita mbaza shehe kuko ibyinshi nari naje ngende kwibaza byari byakemutse ne nabonye igisubizo mbere yuko muri sa nyigisho Marike yabahaye nese mbona igisubizo mbere yuko mbaza ndavuga ngo ahubwo ubu ntago nagira icyo nahita mubaza nzamubaza nyuma reka mbanze niyakire gutya nabyakiriye nta bintu nyiri kumva binjagarayemo
none ikindi kintu cyaje kuntera isoni, baravuze ngo bagiye kudufotora, ngo bagiye kubanza badufotore kuntu twaje twambaye. Baduhagaritse hariya ngo badufotore, imyambarire ngiye nari mpagaze bintera isoni pe, ku buryo natinyaga no kujya. Kandi ari we waje wambaye gutya? Ari njye waje ubyambaye nta n'ubinyambitse. Bakubwiye ngo ufotore isoni zirakwica? Baramubwira ngo reka badufotore, turahagarara hariya ngo badufotore. Ndavuga ngo mu mutima iyi myambarire ntago ari imbereye pe, nanjye nahise mbibona. Kuko mu rugo iyo wambwiraga ngo ambariye imyenda tayari imbere na mbere nahitaga nyijyana hehe ku mashini bakayikata. Mbese njyewe uko niyumva nshaka kwambara. Ubwo twagaze hariya bagiye kudufotora, mfata agasaza kanjye gato mbese nkishingikirizaho, amagarara imbere kugira ngo utagaragara, kugira nikure mu isoni niko nabyita. Amagarara imbere barafotora kuko numvaga nanjye ubwanjye niteye isoni ukuntu uko nari mpagaze. Gusa ubu ngubu mbere iyo nambaraga iyo myenda nayambaraga njye ari uko numva mbishaka, ariko mu nzira nagendagamo ukagenda ukabona abantu bari kukureba cyane, ukumva abantu bari kuzana amagambo adahwitse, amagambo mabi. Kandi cyagiye nta nicyo byari bigutwaye, uravuga ati nibashaka bavuge birabareba, sibo nambaye ngewe ndagenda uko nshaka, mbese uko niyumva. Ariko nanone abantu bakagenda bavuga, nyine abantu ntabwo babafunga iminwa, baravuga ko nyine bakavuga, ariko nkabyirengagiza kuko ari njye wabaga wabyiyambitse. So ubu ngubu imyambarire yawe n'iyuriya munsi urumva itandukaniro riri he? Ikintu cya mbere bitandukaniye, mbere nubwo nambaraga iyo myenda pe nagendaga numva ntibohoye, ariko ubu ngubu iyo niyambariye gutya ngenda numva urabohotse muri wowe, nta kintu na kimwe nshaka kwiteza. Nkagenda numva nyine nihaye amahoro muri njye. Na ba bantu bandebaga cyane kuko hari abantu bakureba atari uko bifuza kukureba bitewe n'imyambarire, niwe wabakuruye, ni ukubagwisha mu bishuko. Ndavuga kuba ko nk'iyo najyaga ahantu nkicara kabona nk'umuntu araje ngo sha wambaye neza, sha umeze gutya na gutya, ntabwo byanyubakaga. Ariko se ko ari byo nari narahisemo nta kundi. Ariko ubu ngubu byo nyine no kugira ngo ndebe ibirenge byanjye byaguhenda. Nuko ubwo twaje hano ari kuwa gatanu, kuwa gatandatu nibwo navuganye na musaza wanjye mukuru na muramukazi wanjye, arambwira se wazaje kudusura, kuko kuva babyara nari ntarajyayo. Yabyaye ndaho mu kazi sinabona ukuntu njyayo. Ndavuga reka mbipange nzaze kuwa gatandatu. Ndavuga se mbipange nzaze kuwa gatandatu. Nabwo twaje hano kwiga, twahavuye bwije sinabona ukuntu nahita ngenda. None ndavuga ngo ntacyo nzaza ku cyumweru, nari mfite gahunda yo kujya kwa musaza wanjye mukuru n'undi bakurikirana bose nkahagera rimwe kandi ntabwo baturanye pe. None ndavuga se ndabanza kwa Manueli, ndabanza kwa Jado mbanze. Nubwo musaza wanjye yamamagara ambwa rero mubanze hano nengeye kujyana muri murumuna wanjye, mubanze hano kuko natwe ntabwo turajya kwasura kuva babyara tureta tujyana. Nagiye nambaye gutya, wenda ikintu nahinduyeho ugitandiye no nahinduye ne nambaye irindi bara, ni gutya ne nambaye. Gusa ntabwo nagiye nambaye amasogisi yo, ntabwo ne nayambaye kuko ne narabimenyera neza. Twaragiye tugeze muri karitsiye, munamukazi wanjye yanyuzeho mbireba yanyobewe. Gusa njye nkajya n'ibyo ari kwigirisha, umuntu ndamuzi bihagije ariko anciyeho n'ibyo ari kwigirisha. Nkanakarura cyane kuko ne nambaye agapfukamunwa utapfa no kumenya n'isura. Ndavuga ngo n'ibyo ari kwigirisha, nyine mbona asa nkaho yamenye, ariko mbese nawe yabuze kuko nawe ngo yari azi ko turi kwikinira, bari babwiye ntibabyemera. Gusa nyine turamwibwira ngo bya bintu byari seriye, ahubwo we waratinze. Turazamuka tugezeyo nsanga musaza wanjye ntabwo araza. Ahageze ikintu cya mbere yavuze ngo toka shitani, ngo ariko shitani zitera kwinshi koko.
ngo ubu mwise muba abakecuru aka kanya ngo muri imyambarire mwambaye mwabaye abakecuru pe. none avuga se ubu mwaje kuko nagezeyo nkuramo akitano nsigana akimbere abo mushango noneho ngo ubu muraje namwe muzana amabara mu maso ngo bya bintu njya mbona byaje hano ku gahanga kabo ngo namwe muraje muba abakecuru muzana amabara. Hari ikintu natubwira avuga ngo umuntu yakubwiye nk'ibyo wari uzi ikintu cya mbere ni ukwihanganira ibyo byose. Naramubwiye ngo ibi byose naje nzi ko biri bubi, naje nzi ko biri bumbeho. Ahubwo nese mfata nakakitandura mpita nitandira nshyiramo n'agapfukamunwa kugira abone n'ukuntu naje nambaye. Ndanahaguruka neza ndamwiyereka ndavuga reba we gusa ngo cyakoze mwambaye neza pe mwanaberewe. Ariko ni imyambarire gusa ibindi byose simbashyigikiye. Turavuga ngo basi yashyigikiye ko mwambaye gusa ariko byo abayisilamu ntibashyigikiye byo ntabwo bimufasha. Ndamubwira ngo byonyine no kuba ubonye naramubajije se urabona ari ukuza nambaye gutya no kuza nambaye ubusa ngende ndi mushiki wawe bikagutera isoni uri musaza wanjye urabona ikiza ari iki cyangwa ikiza kimbere ari iki ngo wambaye neza yabahoraga wambaye uko. Ndavuga ngo aho namina kuba basi ubashije no kugira icyo ubona muri ibyo n'ibindi bizagenda inshallah. Wavuye aho ngaho nguzi uko buri kanya ndi kugenda mbibeshyaho ndi kubona mutandukanye pe wagira ngo muraba mabuja muri abantu b'icyubahiro. Ndavuga ngo ako ko kakwinjiye tu. Ubwo twaruye aho ngaho tujya kwa musaza wanjye mukuru. Tugezeyo muramukazi wanjye wundi aravuga ngo yego komana ngo we Chantal narinzi sinakwimagina ko wakwambara imyenda imeze uko. Sinanakwimagina ko wakwambara muramukazi wawe uwo wundi nyine uwo wabyaye ngo sinakwimagina ko wakwambara imyenda ireshya uko n'ukuntu nzari we wagira gutuntu tugeze aha nabo nyine ibintu byarahindutse nanjye narahindutse. Ubu se ahubwo ubu ngubu uri kumbona ute ibya kera tubireke ubu none uri kumbona ute ahubwo gusa wambaye neza. Ngo nagezeyo nari nananiwe mpita nsinzi njya kumva motiraje musaza wanjye ni umumotari araroba moto noneho araza ngo muhaguruke mu nsuhuza ngo noneho abazimu banteye nabaye. Turamubaza se abazimu nabaye ubwo narahagurutse yaravuze ngo abazimu banteye nabaye nanga no kumusuhuza. Ndavuga ngo we banze ubitekerezo nubona turi abazimu utwirukane iwawe nubona gusa gutya bikunyuze nanjye ndaza kugusuhuza nunyishimira uko meze uko. Ndavuga gusa mwambaye neza turahaguruka nyine nk'abavandimwe ariko nundi kakandi ntikabure n'ubundi mwataye inzira nubwo mwambaye neza gusa mwataye inzira. Ibyo byose twavuye mu rugo tuzi ko biri bubi nta birenze ahubwo namwe nimugira bwangu muze murebe icyo twabarushije ngo reka njye n'iryo dini niyo narirota mu nzozi natokesha. Ndavuga ntacyo basi wenda uzagenda wemera gake gake. Gusa itandukaniro nabonye abantu wenda twe tuziranye bo muri karitsiye n'ubu ngubu bacaho nawe ubasha kumenya nakwibwiye ntago wamenya ariko mbere byonyine niyo babonaga ikanzu kuriya dore wa mukobwa araje tayari cyane nakwitambukira nkumva bari kumvuga. Gusa ubu ngubu nanjye mba numva ndi mu byubahiro byanjye tekanye alhamdulillah no mu kugenda ngenda nisanzuye mbese nkatera intambwe ku yindi numva ndi mu Mana neza alhamdulillah. Ariko mbere nubwo nambaraga uko nagendaga mbese nanjye mvuga abantu baye kundeba gutya na gutya mbese nanjye ngatangira kwitekerezaho nabi. Ariko ubu ngubu nshimira Imana nuko narahumutse. Urumva muri wowe ufite izihe ngamba muri wowe noneho nyuma y'aha ngaha? Ako buretse gato tukigera mu rugo abaturanyi duturanye nabo batangiye nyine kujujura amagambo ngo bari abantu bo muri ruriya rugo biriya bintu ntibazabishobora mbahaye iminsi 3 niba batabivuyemo umva ngiye nzayatamo. Undi nawe ngo Yesu ngo nanjye mise nshaka kuba umwisilamu
ngo nanjye nzaza mba umwisilamu nanjye bazama ayo makanzu nibamara kuyama mpite mbivamo ngende nyashyire kuri tayi ndavuga nimba ari cyo kizaba kikujyanye uzigumira iwanyu wirirwa uryamye wowe muri wowe niwumva bikurimo uzanijyane deje wowe niwumva bikurimo ushaka umwisilamu tuzakurangira ugende ariko numva ko wowe ugiye uvuga ngo bagiye kumpa imyenda n'iki icyo gihe wowe uzaba ugiye n'ubundi nta kwemera uzaba ufite uzaba ugiye ujyanywe n'ibintu no gusaba ni nko gusaba ni ibintu bizaba bikujyanye nta kindi ariko ubu ngubu umuhigo nahise mpiga nuko umuntu wese utarasobanukirwa idini ya Islam namushishikariza kurimenya kuko harabohora niko navuga ubu nanjye narabohotse nago nkiboshye narabohotse ndisanzuye cyane birenze uko umuntu wari wese yabitekereza gusa muri ngiye ndisanzuye ndanabohotse ese buri muntu wese utarabimenya namushishikariza kumenya ibyiza birimo basi we azigerere yarebe sinamubwira muri detail mucire mu ncamake we ubwe niyumva umutima uri kumukomanga azagere yarebe ikiza twamurushije bunyine ubu natwe turashima Imana kuko ntago twe tuzi ko byose bizaba sinanabiteganyaga pe ariko byarabaye kandi ngomba kubyakira mbirimo neza alhamdulillah kandi Imana izabimfashemo reka bicantege sinabibura ariko ntago byabura byose nabyinjiyemo mbizi ko nzahura nabyo mureka dushimire Rukaya cyangwa se Rukiya yabwiye ati uri wese ahitemo uko ashaka turamushimiye rero ku kiganiro cyiza duhaye ubwo reka duhe ikaze na Sheikh nawe agira icyo atubwira kubera yuko niyo yagize uruhare kugira ngo bano bantu abinjize uwisilamu ubwo Sheikh nawe agiye kutubwira mu ncamake ndetse atubwiye n'imigabo n'imigambi afite kuri uyu muryango mu by'ukuri umuryango w'abantu ubwo ni 6 bavuye ngo bari 2 b'abahungu abandi bose bamaze kuba abayisilamu ubwo Sheikh nawe turagira ngo atubwire byibura imigabo n'imigambi afite kuri uyu muryango ariko ntitumutererane wenyine ahubwo twese tube hamwe nawe kugira ngo ya migabo n'imigambi afite uyu muryango tubashe kuba hafi yawo ngira ngo twahashe ikaze nawe tukaganira inshallah ngira ngo Sheikh muramubona imbere ya cangaha tujya ngo tuguhe ikaze kuri Dawa Rwanda TV shukran murakoze cyane نعم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء ورسل محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سن بسنته يوم القيامة وبعد dutangiye dushima Allah subhanahu wa ta'ala uyo tuyoboye inuzira y'ubisilamu ndiko ari kwibuka inuzira iyo Allah atatuyobora tunasaba ko Allah yahundagaza amano migisha ku mukunzi we Nabii Muhammad sallama nabiyo n'abaswaba be n'abazagumya bakurikira imigenzo yo kumusimeruka Allah dusaba ngo udushyire muri abo ngabo Allahumma amin nyuma y'ibyo kandi ndashima ino Dawa TV kikorwa nk'iki ngiki twabahamagariye bakayata bakitabira mu kuri nge sinjya nkunda imbuga nkoranyambaga ariko ikintu cyabaye hano ku Muhima tariki 24 nanjye giti cyanjye mu bintu mu buzima bwanjye nzajya sabisha idua saba Allah ko ama ibyo nshaka ibyo nzajya mbica rwose nahise mugira ngo rero mpamagare duze dukomereza aho ngaho wowe ku giti cyawe ukimara kumva yuko mbe wenda duhe mu ncamake ukuru byagenze n'uburyo uriye mu mama yifuje guhita abonana nawe kugira ngo afate ikizo cyo kumwisilamu na barakallahu fika Qur'aniti allati wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu antum la ta'lamun allati mushora kwanga ikintu ari kiza kuri mwebwe mugakunda n'ikintu ari kibi kuri mwe Allah arazi mwe ntacyo muzi twagize ikiriyo turababara koko ko twari dufite umubyeyi wumvaga bavuga yari umwe mu banyeshuri bacu ahangaha yaje gutabaruka turamubura kumubura Allah yese azana andi matunda kubera impamvu z'urupfu rwe kuko ngiye bamamagaye tariki 23 bambye ko ari umubyeyi watabarutse bangoma ko shakisha uburyo yajya gushyingurwa
nibwo kuza ku musigiti tureba abayisilamu ku buryo bitanga kugira ngo umurambo ushyingurwe, tuza kugerayo kugira ngo dushyingure nyakwigendera, Allah yarhamuha, nyagasani amugirire impuhwe aho aryamye. Tuza kumujyana, nsanga inshuti ze n'imiryango ye abenshi si abasilamu. Nubwo twageze aho tumutunganyiriza, nkigerayo ndetse mbona abantu benshi bafite amatsiko, abantu b'abakristo, ni nabo bari benshi, ngira ngo ahubwo mpagarire kandi nongeye mpamagarire abayisilamu, igihe cyose muzajya mugiye gukora gahunda yo gukora igikorwa nk'iki ngiki, mukabona hano ari abantu b'abakristo, mujye mugerageza mubahe umwanya barebe kugira ngo ya matsiko bagira ashire. Niyo yaba ari ku marimbi tugiye gushyingura, kuko nge tuziko akenshi iyo umumama tugiye kumushyingura tukunda gushyiraho ishuka hejuru kugira ngo tubone uburyo tumusitiri, ngiye kuko abantu benshi bari ku marimbi ntabwo bari abayisilamu, nabyo mukureho niyo shuka kugira ngo arebe uburyo dushyira umuntu w'umwana ndani. Bajya bavuga ngo bene tugiye no kumushyira mu irimbi hasi tumutobora n'inda, nabyo bajya babivuga. Ubwo rero ngize amatsiko gutyo, turi kuganira gutyo, itambwira abantu batangiye kumwoza. Umukristo wari wese uzi ko atagira ubwoba kuko yari umurambo, tumuhaye ikaze aze arebe uburyo batunganya mugenzi wabo. Nubwo umumama yahise abisaba vuba yiruka, ndamwinjiza n'uwatangiye n'undi, baragenda barareba. Mu kuyireba nk'uko yabiganiriye, ubwo yese abona ibyo yabyirwaga asanga ko ari ukubeshya. Nyuma rero nibwo twaje tumaze kumukorera gahunda, turamusarira. Tumaze kumusarira, ubwo kumusabira kwa nyagasani, nyuma nza kubyira n'abakristo, twebwe ntabwo dufite imico yo kuza ngo mujye mugenda mubona umurambo muzenguruke nkaho muri gukora tawafu muzenguruka. Rero yati buri wese angana amagambo bere usashaka asabira nyakwigendera mu Kinyarwanda, mana mubabarire umuhe gushikama kuko agakanya agiye kubazwa ibyo yagiye akora no ku isi. Niba yarakoze ibyiza nyagasani amutubure, niba yarakoze ibibi nyagasani mubabarire ibyaha bye. Ubwo bose baza kuza baramusabira no kumusezera muri ubwo buryo. Turageze tujya kumishingura, abadamu bambe n'abana beza n'abitugiye idini yacu ya Islamu, ntago tugira umuco wo kugira ngo abagore tujyane nabo tugiye gushyingura. Nubwo twajyanye n'abagabo hatarimo abadamu, ngira ngo nabashimire aba badamu bakristo, kuko usanga hari benshi bakunda kugira icyo kintu cyo gushaka ngo bajye ku ngufu. Ngumya no kugaya bamwe mu bayisilamu kazi usige dufite muri iki gihe, usanga bakora ikintu cy'iki kujya ku marimbi kujya gushyingura, kandi iki kintu ntabwo kize kirangwa n'abatubanjirije beza n'idini ya Islamu. Rero iki kintu ntabwo ari kiza ko abantu bazajya bagikora, kubona barushwa n'abantu b'abakristo, umuntu ugira ikintu bakata bacyumva abitwa ko ari abayisilamu, ukaba bananirwa ko bakwihangana ubasigare mu rugo, abagabo aro bajya gushyingura. Iki kintu abayisilamu bakitondeye cyane cyane ko dusigaye dufite abantu benshi basigaye bazana ino mico itarangwa mu dini yacu ya Islamu. Tuvuye gushyingura rero, nawe nyigerare nko kumubyeyi yabivuze, ubusanzwe tuvuga ngo ikiriyo, uvuga ngo nta kiriyo gihari, ntibivuze ko ikiriyo, ahubwo kuba twavuga ngo ya minsi 3 abayisilamu bamenyereye mu ikiriyo. Ubundi iriya minsi 3 nta nubwo inahari no mu dini, abantu bajye banabimenya. Iriya minsi 3 ni minsi 3 ku mutegarugori cyangwa ku mugore wapfishije umuntu utari umugabo we. No umara iyo minsi 3 atitaka, atisiga umubavu, atarya ibiryo bidekoye ukuntu, akamara iminsi 3. Naho ubundi iyo apfishije umugabo we amara amezi 4 n'iminsi 10, sibyo, kugira ngo amare icyo gihe asabira nyakwigendera, bagira ngo barebe ko atanatwite, kugira ngo atazajya kuvanga amaraso y'ahandi y'umugabo we n'ahandi hantu ashaka kuba yanarongwa nyuma yo kubura umugabo we. Ukisilamu ifite uburyo yagiye itegura ibintu, gahunda zigiye neza. Ubwo rero nyuma nza kuba ndi kubaganiriza, mbabwira uburyo bagomba kwitwara, mbabwira uburyo nari mushiki wanjye akanya wamaze kuba Islamu yanabivuzeho, yibivuga yarabyumvishe, nabyo ati birababaje kuba abantu twaba tuzanga tukaza tuje kurya gusa, tuje kuryama, tuje kwirirwa dukina amakarata, dukina ibisoro, na benshi baze baharwara indwara ya covid kubera kwivangavanga. Mugerageze buri wese ajye mu rugo ajye guteka, ajye azana ibiryo azanire izi mfubyi zigayanga. Abenshi byakoze ku mutima, nanjye ubwanjye nese mba intangarugero, nkora mu mufuko nanga ikintu nari mfite tushira mu gaseke, tuza guteranya udufaranga duke tuza twabonetse aho ngaho two gufasha abo bantu. Abese benshi bese banabyishimira. Nibwo mushiki wanjye mama w'abana yese yishimije gikorwa gikozwe, yumva ahitaza anyegera mushaka kuba umusilamu, ubona amarira muzenga mu maso. Rero bavandimwe Islamu ishaka kubabwira abantu ni bakore dawa. Nimudakora dawa, Allah azazana ibindi biremwa bizakora dawa,
kandi Allah akabyemerera. Abantu bave mu matiko, bave mu kugira imitima mibi. Dawa si ngombwa ngo mu misigiti gusa. Dawa unge nkanjye urugero, reka nyine tangiye urugero. Ngewe ndi nkora dawa ku buryo bwose bushoboka. Iyo ndi mu muhanda aba ari dawa, nakwinjira muri bisi ni dawa, nakwinjira mu isoko ni dawa, najya ndi n'ahantu hose mu musigiti ni dawa, ubuzima bwanjye bwose ni dawa. Ku buryo ndashimira na Allah kuba covid yatangira, ndumva hari abantu bamaze kwinjira idini batari munsi ya 300 ku kanwa kanjye muri myaka twabayemo ya covid. Umuntu akora dawa ku giti cye. Shimira Allah subhanahu wa ta'ala mu byiza tubonye hano ku Muhima. Ngira ngo hano ku Muhima ubwabyo hashufite nk'abantu bagira muri 37 tumaze kwinjiza idini ya Islam, kugira ngo uburyo bwo kubakurikirana. Saba abantu Allah yashoboje kugira ngo abantu binjira idini bafite uruhare cyangwa bafite ukuri ku mifuka yacu, ku mitungo dufite bafitemo ukuri, cyane cyane bavandimwe Islamu. Nshimira n'umuryango w'Abayisilamu mu Rwanda uburyo waduhaye ubwisanzure bwo guhamagarira abantu idini. Ngira ngo mara kuba imamu hano mu nshingano bamaye zo kwigisha Abayisilamu, bahise banambwira no kuzajya nemberera cyangwa sura ingo zituriye umusigiti. Turabigerageza tuganira nazo, hari bamwe bamaze kuba Abayisilamu. Kini kintu cyiza cyane, dushimira n'igihugu cyacu uburyo cyaduhaye ubwisanzure mu kuba twakora uduhamagarira abantu Uwisilamu. Buri munsi tuba turi mu biterane, agakanya mu muhanda abari biterane. Ngira ngo no minsi tariki 10 dufite igiterane cyiza cyane tugiye kuzakora cy'ubusabane hagati y'Abayisilamu n'abatari Abayisilamu, bakaza bakigishanya kuri Bibiliya na Qur'ani. Abayisilamu bakabyira Abakristo Uwisilamu, Abakristo bakabyira Abayisilamu Ubukristo, sibyo? Kandi tugagerageza no guhamagarira abantu kumvira abayobozi, kubyira Abanyarwanda uburyo twakwigisha urubyiruko rwacu uburyo bwo kwirinda ibi bintu bisigaye byaraduse by'ibiyobyabwenge, sibyo? Dushikariza abantu kuba bagumya kubahiriza ingamba zo kurwanya iki cyorezo cyatwadusemo cya covid. Ubwo rero bavandimwe Islamu, gukora da'wa n'umurimo ukomeye cyane, kugeza ubwo intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yabwiye Ali ibn Abi Talib amuyati fa wallahi la an yahdi Allah bika rajula wahid khairu laka min humur ni'ami. Yewe Ali, ndahiye Allah ushobora byose yuko Allah aramutse ayoboye umuntu umwe akaba umuyisilamu, ni byiza kuri wowe kurusha ingamiya z'umutuku. Ingamiya z'umutuku uvuga ko ni imwe mu mitungo Abarabu baha agaciro. Kuba umuntu yakwinjira idini wowe ubaye impamvu. Twegenda ngo twinjije idini aba bantu twakoze icyo twita kuvuga gusa, tukamagarira inzira nziza, tubabwira ati Imana ati wajadilu billati hiya ahsanu. Yuhamagarira abantu uganira nabo, ubaganiriza amagambo meza. Iyo ubaganirije amagambo meza, Uwisilamu Abanyarwanda n'abantu bumva Uwisilamu vuba. Iyo ubaganirije barumva, sibyo? Kandi nongere nange message, hari ikintu bagiye baganiraho nange cyangwa ku mutima kirambabaza cyane cyane. Ngira ngo igihugu cyacu kirwa kitubwira ubumwe n'ubwiyunge hagati y'Abayisilamu n'abatari Abayisilamu, hagati y'abashekhe n'abapadiri n'abapasteri. Iki kintu kugira ngo kizabe neza, turasaba abitwa ko ari abashumba kureka kuzajya birirwa bandagaza idini ya Islamu mu matorero yabo ahantu bari, birirwa bavuga ko Islamu ni idini iterabwoba. Kugira ngo umenye ko Islamu atari idini iterabwoba, nukajye ubirebera ku madini cyangwa mu banyamahanga. Jya ureba hano iwacu i Rwanda, usubize amaso inyuma urebe 94 nubwo uzamenya agaciro k'idini ya Islamu. Iyo urebye idini ya Islamu uburyo yitwaye, duhere ko ari umuyobozi wayo uburyo yitwaye, Abayisilamu nabo bakamugwa mu bitugu bagaragaza uburyo bagiye bafata abantu. Ntushobora kubona n'umusigiti n'umwe waba warapfiriyemo abantu hanyuma bawufate bawukore urwibutso. Ibindi shaka kubivuga ibyagiye biba namwe murabizi. Ndacyari ku idini yanjye ya Islamu. Simvuze ko Islamu nta musilamu utigeze wica umuntu, barimo abishe abantu ariko batabibwirijwe n'idini. Islamu ni idini y'amahoro, ni idini y'urukundo nkuko bavandimwe babivuga, ni idini igira imuhe, kugeza ubwo intumwa y'Imana Muhammad Imana n'umugisha yavuze ati umuntu w'umugore yinjiye mu ijuru kubera imbwa, n'undi mugabo n'undi mugore kandi nabwo yinjira mu muriro kubera injangwe ipusi ingiye. Byagenze gute naho ndangirije? Ino mbwa hariho umugore wari indaya ku gihe cya Bani Israel, ku bantu batubanjirije. Aza kugenda afite inyota, aza kubona iriba ahantu, aramanuka aranywa. Amaze kunywa, agisohoka muri iryo riba, aza kubona imbwa iri kwahagira kubera inyota, iri kurya iri kunywa ibiziba.
aza kwambura urukweto yari yambaye, amanuka hasi aravoma, ayiha amazi. Mu kuyiha amazi yambwe yese igenda, ako kanya intumwa y'Imana twiti uno mugore Imana yese mubarira ibyaha yajyaga akora by'ubusambanyi kuri icyo gikorwa cyiza yarakoze. N'uyu mugore wundi winjiye mu muriro kubera injangwe yarayifasha arayizirika, ntajye ayirekura ngo ujye kwitoragurira inahige, injangwe irinda ipfa. Ako kanya intumwa y'Imana ibwira abantu uti uno mugore yawe umuntu w'umuriro kuko yambuye ubuzima iriya njangwe. Ni gute twige rero umuyisilamu yajya kwambura ubuzima umuntu yaba ari umuyisilamu kirazira kuba wamwica, iyo yaba ari umukristo mu bana kirazira kuba wamwica. Ni nayo mpamvu abayisilamu ibi bintu barabizi, kuko iyo tuza kuba twanga abakristo 94 wari kumva abayisilamu benshi cyane bisha abakristo. Nta muntu n'umwe wize wumva ko yafashe umuyisilamu afata umukristo amwice amuziza ubukristo, kandi icyo gihe nibwo hari uburyo bwo kuba umuntu yakora ibyo ashaka, ko buri wese yikorera ibyo yishakira, ko nta buyobozi bwari buhari. Ubwo rero nsaba cyane abaterankunga aho bakagira yuko bajya barwana cyane cyane kuri umuryango twavuze w'abantu 9, abantu baringa kare bamaze kwinjira idini. Mwumvise ko uno mumama wirwa muri gare ari umuzunguzayi. Igihugu cyacu kidushishikariza kuba twakora mu buryo buboneye, ntabwo twe twamukundira kugira ngo akomeze akore ako kazi k'ubuzunguzayi. Igihugu kitabyemera tugomba kumuremera. Saba yuko buri muntu wese ufite ubushobozi yagerageza gushaka uburyo turemera uno mumama n'umuryango we, bakaba babona ahantu baba bikinze, bashaka ubuzima ahantu hasobanutse. Ngira ngo nsaba Haji Suleiman, ngira ngo iki kintu akunda kubikora cyane mu bantu akunda kuganira nabo. Suleiman, ndagusaba nkuko naguhamagaye ahangaha, iki kintu mwinererana, saba yuko mugomba kumba hafi. Abantu benshi cyane ahangaha binjira idini, usanga umuntu yinjira idini akaba ndashaka ingofero, ndashaka ikanzu, Sheikh ahantu nabaga banyirukanye kuko ngiye namaze kuba umusilamu, ngiye ndajya kuba hehe. Ibyo byose biratureba vanwe Islam. Umuntu wese uzaba umuyisilamu akava mu dini kuko yagize ikibazo gikomeye, mwanze kumukimurira, cyo gihe yaumul qiyamah tuzabibazwa. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala rero ko ibi bintu yebashoboza, buri wese iki kintu namara kucyumva agombe kugira icyo agikoraho uko yifite. Naam, turimo tugana ku musozo, wenda bina ngiye kuvugaho Sheikh yamaze kubirangiza yose. Alhamdulillah Sheikh, noneho imva mutima zawe kuri uyu muryango umva ariziheho. Mukuri abantu mbere na mbere ngewe ndashaka kuba hafi mu buryo bwo kubigisha. Kandi mu kubigisha hari gihe baza kwiga ugasanga rimwe na rimwe shakuza kwiga bakagira saa 6 nibabona ibyo kurya, abantu baba baturukanaho ni kure, ko bamaze kuba abantu ku muryango wanga ukumuhima, koko mu buryo twongera umuryango wa Kisilamu kumuhima ibyo twiga dukora. Mashallah. Ibaze tuba tugira nk'abantu 30 shakuza kusanyiriza hano hamwe, nkazanga tukabafata ikiganiro tuganira nabo mukababona ku mugaragaro, n'uburyo bwo kwagura umma ya Kisilamu. Ubwo rero abantu nukuba hafi dushaka uburyo twabaremera. Ahubwo rero ndagusaba umfashe iki kintu mu bantu ukora kuganira nabo, uburyo baremera aba bantu n'abandi binjiye idini bakini uburyo bafashwa hano kubima. N'ikindi kintu Muhima na ahantu heza, na ahantu usanga abayisilamu bakunda kuhitabira. Saba n'aba bantu b'abaterankunga bakunda kuza gusera ku Muhima, kubera ibintu byagiye bihita mu myaka ishize. Nta kibazo gihari, abantu nibaze ku Muhima, ibyo bajyaga bahakorera bongere babikore, badufatanye nabo, muze mudufashe uburyo twafata abantu tubakundishe ubuyisilamu, kuba abayisilamu bakabona nta bantu batera inkunga. Barazi ko nkuko bagiye baganira ngo ikiyoka kiraza kigafata amafaranga kikabaha. Ibyo bintu by'ikiyoka rero bavugaga ntibazabibone, cyangwa abo bantu birwa bababeshya. Nimuze tubaremere, dushaka icyo tubaha kugira ngo tubabe hafi. Naam, reka dushimire Sheikh Jalmour, niwe imamu w'umusigiti wo ku Muhima. Ngira ngo atubwiye amagambo meza kandi amagambo afite agaciro, ngira ngo atunyuremo muri byinshi kandi bidufitiye n'akamaro. Kubw'ibyo rero nahanjye nahawe naha twese kugira ngo iri dini ryacu tubashe kurisigasira. Tuzarisigasira gute rero? Nuko tugenda bya bindi abantu batubonaho, turakundana, tugira urukundo. Ibyo ntibigomba guhagarara, kubera ko ni umuco dutegekwa n'Imana, ni umuco dutegekwa n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibyo tugomba kubishyira mu bikorwa. Ngira ngo rero nkuko Sheikh mwumvise, mu by'ukuri araremerewe, akeneye imbaraga za twese, kubera yuko burya ngo situkwamo nkuru umuntu wese ubonye Sheikh aba yumva yuko ibibazo byakemutse.
ngira ngo mwakomeje kumva ko shehe yabaye shehe muri kino kiganiro, yabaye shehe. Ubwo rero natwe tugwe mu bitugu bya shehe kugira ngo cya cyubahiro cye dukomeze tugisigasire, dukomeze tukirinde, kandi n'abamugana bumve ko bageze kwa shehe koko. Reka rero tubashimire. Yari Dawa Rwanda TV, ngendira Mukase Suleimani. Tuzakomeza tugende duhura mu biganiro nk'ibi ngibi, kandi turushaho kwagura kugira ngo abatugana baboneho ko aho bageze ryatuze bari barabuze baje bararibonye. Ngira ngo mwumvise yuko bana b'abakobwa bavuze ko mu gihe cyahise bahoraga bajagaraye umutwe, ariko uyu munsi bafite ituze mu mutwe wabo, baratekanye, bameze neza. Kubwo ibyo rero dusigasire iri tuze bafite, ndetse tunasigasire ituze ry'Uwisilamu. Imana rero ikomeze baho umugisha, ikomeze baho ibyiza. Tuzasubira mu biganiro nk'ibi ngibi ubutaha. Allah akomeze baho umugisha. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.